n'abakristo muramufite dore gatoya umukobwa ngo ati wiriwe wiriwe uyaje gusura kontere kw'imena igera ahangaha muraganiriye nyine jewe ndi umusore ntuye ahangaha ni muri ghetto just nyine ariko nakwishimiye nyuwe n'umubiri n'ibindi nk'ibyo byose ubwo wagira gutya ati mu izina rya Yesu wagira gutya ati mu izina rya Yesu ati ariko she ni kuri umwana mwiza wagira gutya mu izina rya Yesu birumvikana nibyo yagombaga kwiga ibijyanye n'umunwa kuko ntabyo azi ahubwo twe tuzi iby'umunwa twagombaga kuba ari twe twiga indimi reka da umunwa ndawuzi kuko mpamvu wenda urane n'imirimo iratandukanye reka kubwiza ukuri nk'ubu hari imirimo ubona ukabona ko ibereye gusomana gusomana yo ntayo ngira buri imirimo yo gusomana ntayo mfite naho ubundi usabwa aba yarasabye undi bari n'igihe baba baranahanye ngo n'amavansi original baba baranabisoje hari n'igihe n'indi birimo ndongeye kubasuhuza abakurikiye Marine Empire wo muri kumwe ni Gibson murabona n'abasore hano rwose abasore ibigango abasore b'amatuza abasore b'amarasta noneho hagiye gushya we gonna land this town uyu mujyi tugiye kugurutsa hejuru mu kirere noneho we gotta ban this man ewana ariko mbajije kubaha ikaze ryinshi cyane basore banjye mumeze mute tumeze fresh tunashukuru Mwenyezi Mungu homeboy okay reka tubanze tunasuhuza abakunzi bacu abakunzi ba Marine Empire abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu mwese tubahaye peace kandi turabakunda abangaba rero mubona imbere yanyu ahubwo mwibaze ngo babafitiye iki babazaniye iki ni ibintu byiza muri bukunde cyane reka dutangire tubakira duhereye ku musore wambaye agapira k'umweru ikaze wanatwibwira peace up to all abakurikira Marine Empire yitwa Black aka African Beauty African Handsome ubundi amazina yanjye nditwa Harindimana Jean Claude kera nyine naryitwe kera umubyeyi wanjye muri za 80 yabonaga ko ibintu bimeze nabi arareba aravuga ati izi nshingano zo kurera uno mwana no kumukurikirana kuzamurinda birankomereye muri za 90 nta mipanga yari mitutumba aravuga ati izi nshingano zo kuzamurinda ntago ari izanjye n'iz'Imana Harindimana so nitwa Harindimana Jean Claude aka Black African Handsome Original peace up man katwakire doyo muvandimwe ariko baza abantu basanzwe bamuzi no umukomedie yes ubundi nk'ibisanzwe ubundi ngo akora ibitangaza twe tugatangara we ntajya atangara kuko ari we gitangaza wewe uzi impamvu Kinyata akora ibisekeje we ntaseke we don't know man mwese waseka kandi nawe ubwawe usekeje wow yes ni Bill Banks Kinyata bitwenge biryoheye amatwi welcome murabumva rero n'abasore rwose batwibwira rero ikaze so ariko musanzwe munabazi kuri Marine uyaciyeho muri filime yacu yitwa Directeur qualifié dans tous les métiers man Directeur Sha nashukuru Mwenyezi Mungu kabisa ariko mutwana twandi yaratumaze kano kubeshya biriya ni drama man se gukekira undi mwana akarinda agenda nta ku maboko it's amazing man abantu bari barakubuze baraburiwe irengero ryawe abakurikiranye wenda Marine niba mubyibuka wenda nko muri season ya 2 ndumva mwaramubonye uyu niwe directeur wa Ruferina Marine yabagamo zera bamwibutse neza reka tumukurure neza abantu bamwibuke Directeur rwose wari umusambanyi cyane ahari yishakira happiness barabona mwamubonye n'uyu nguyu Directeur amakuru yawe bana ndashima Imana nta kibazo gusa ntago ndi umusambanyi just ni umusambanyi mu buryo bwo kuba turimo dukina ariko mbere yuko tugaruka ku busambanyi ikigo cyarahombye cyangwa mwavuye mu ba primaire na secondaire ubu musikiye mwigisha abakaminuza ikigo cyarahutse twarahombye
abana barabuze ubu noneho ntabwo bitewe ukiri n'imyifatire directeur twakoze ubu wabaye animateri se ubu nabwo ngira ngo ngiye kuba cyane gitifu nawe wabaye umunyeshuri ngiye kuba gitifu ubu ubu nagiye muri politiki ariko karibu urakaza neza ngende bukwigishe nanjye nkuhugure kuko ngiye muhugura aba director appreciate hariya directeur niwe director ubwo cyangwa ni headmaster oya director aho ndi kuki ari headmaster abafite nyine kuki atari master head wenda nubwo ubona mfite umutwe nk'uwa sharijeri ariko ntabwo ndi headmaster man oya jewe oya wowe noneho nubwo waba ari nk'uwa sharijeri yaba ari iya gatoroshi murabona rero ni umunyamunwa ni abasore babiri uyu akubwira ko ari ngo ni abasore babiri murumva ko atangiye kugihenza ngo ni abasore babiri ngo ni abasore babiri harya ntabwo urabyara ntarabyaye ariko sinibarutse harya umusore wabyaye aba akiri umusore aba ari igiki ubundi buri gikorwa cyose ukoze aba ari ikintu wabyaye kuko kiba cyavuye muri wowe n'ubundi so ubwo uri umubyeyi ahubwo nabyaye ntawe twabyaranye ahubwo ubwo wabyariye iwanyu ngenda mbyara ibikorwa nkabyara amazina menshi nk'ubu nongeyeho n'irindi nyuma ya kinyata hagiyeho nagifashe yewe na much respect homeboy asiya harya warikingije inkingo zose baranandanangiye waranidanangije naridanangije banteye bakaza neza kuri marine rwa gatatu ubarandanangije kuko umuntu udakingiye agomba nawe kwikingiza oya kutikingiza byo ni ubuyobe kuko tutiregeje ko no muri filime nyine abana babakingiraga nabyo inkingo ariko zitandukanye oya nuko mbeshasha nkingira benshi po ntawe nigeze nkingira rwose umva wenda abantu tubibutse gatoya kugira ngo bamenye deregiteri wariwe n'abana yari afite Marine wa wundi wa kabiri baje babaga muri aruferina yabaga muri aruferina yawe yabaga mu yanjye rwose nibyo n'uwanjye ndabyibuka ariko ngo wamwakaga happiness namwakaga happiness ariko nyine donc urabona ntabwo nabibonye nyine usanzwe nasigaye muri dayirema bana yaranyimye barangundira banca 10M dore ibi nasigaranye rose ese bahise bakwirukana mu kigo cyahise gihomba nawe urabyumva mu kigo cyarafunze nawe urabyumva bivuze ngo watanze za miliyoni 10 ikigo gihita gihomba uragihombye nawe urabyumva hano mu Rwanda nta bintu bya ruswa n'ibintu bijyanye no kuvuga ngo uraka wende bijyanye na happiness ku bana ntabwo byemewe so byagiye hanze baramvumbura barangije bati car of the line man barankatinga off ubu ndimo ndashakashakira nyine ubundi buzima humura rero humura naragikemuye nyuma naraje muri marine aho gaho nyine ako kabande ngo ni marine nkarahiraho twinikaga nagatsinze ahantu ku mamiliyari n'impawe nanjye kutashuje 10 miliyoni zanjye zishaka wowe se ahubwo nari nzi kubyihisha inyuma marine nta kintu ndiye narangiza bananyirukane mu kazi sigarane zeru none ngo waramwivuganye sha mwana oya sindi umwicanyi nakinnye nica marine ariko ntago namurangije burundu twarakinaga mwarakinaga okay wenda mwakiniye ku buryo se batari kubyumva neza ashaka kugira ngo ni ubuzima busanzwe ni muri filime yacu twakinaga yitwa Marine ari we wayikinnyemo ari na Kinyata mwese mwayikinnyemo wenda nikaze twabahaga kugira ngo n'abantu babamenye ubu babamenye batubwiye ko yitwa Claude mu buzima busanzwe nitwa Claude Harindimana Jean Claude original African handsome by the way I'm proud to be African kuko I'm proud to be born in Africa ndi umunyafrika original ubundi abenshi bavuga ngo ndi umugande abandi bavuga ngo ndi umunigeria kontre ku musenegale so I'm proud of my skin that's why I used to call I'm African ariko abantu bari muri rata cyane ngo mwumva ko muzagera ku mana mbere yacu bare se ariko nabato umuremure kugira ngo yunamagere hasi umutwe yamutanze ikintu kibira imana nuko nayo imijugujugu iyije ihera ku barebare kuko abagufi twebwe ijya kutugeraho se undi nta muntu mugufi ubwo icyo ni igitutsi reka
umuntu mugufi akagwa aritega agahita abyuka yagwa se n'ubundi umuntu aturanye uryamye n'isi. ariko mwe barebare ngo muzadutanga mu ijuru niyo mpamvu mukora n'ibyaha nabyo birebire mukagira na diro ndende ariko ntabwo umuntu usha umunwa muremure umunwa we warawize nutagukiza uzakwica n'impamo y'Imana ndakurahiye. Si original Kinyata in the house. Kinyata wenda twari tukiri kuri Claude mu buzima busanzwe wenda atari ubwo gukina movie ukora iki? Mu buzima busanzwe akora iyo bwabaga navuga ko ndi umutete. Uri umutete mu gifaransa uri umureti tata bivuga tu travaux. Bishatse gusobanura ko ndi munyakazi imirimo yose. Niba bavuze munyakazi uraburije se? Anyway ntabwo ndaraburiza ariko ngira ngo ndi. Ariko uyu mujisi w'Ikanombe nawe maye. Hambasha. Ariko abantu mwese w'Ikanombe mwiyise ba munyakazi. Ari ya Kaja Siri Gangs men original. Ako muziyite wenda munyandege. Oya. Cyangwa munyantege nke. Ubundi hari ku muhanda ujya i Burayi. Ku muhanda ujya i Burayi. Urumva? Ubwo rero ntabwo ujyayo gusa ariko. Ubuzima busanzwe nizi bijyanye n'umunwa ariko ntago ari untunze. Wapi. Nizi ibintu bijyanye na EKF. Ubwo ni Kinyarwanda, French and English. EKF. Birumvikana nibyo. Yagombaga kwiga ibijyanye n'umunwa kuko ntabyo azi. Ahubwo twe tuzi iby'umunwa twagombaga kuba ari twe twiga indimi. Reka da umunwa ndawuzi. Kuko mpamvu wenda urare n'imirimo iratandukanye. Reka kubwiza ukuri. Nk'ubu hari imirimo ubona ukabona ko ibereye gusomana. Gusomana nayo ntayo ngira. Buri iminwa yo gusomana ntayo mfite. Ariko nk'iyawe nyitegereje neza. Ikwiriye wenda nko kwatsa mu ziko. We, faites attention. Kamera bari neza ari kuduseka. Jackson biriya umuntu wanjye gwe no mwifuru. Atayefe. Reba Jackson ari kuduseka. Women wafite. Some blague. Nabitewe na Covid nyine no kukena n'iki. Imirimo ye yagezeho neza ibereye no guhoza igikoma. Oya cyangwa uzi igikoma yangwaga muri Covid. Ijaga yose tazabeshya abantu no kuri hano kuri Marine. Cyangwa ibereye no kumwe. Ijaga y'igikoma arayihirika. Kunywa isosa ahubwo. Ariko ubundi ngo ruri abandi rutansize ngiye iminwa yanjye ikwiriye kuba yagira ite sha nokuri ikwiriye kuvugiriza. Oya iminwa yavuga ibizagukoraho. Ikwiriye kuvuza induru. Ibizagukoraho. Ko mbona yahiye saho. Yarahiye. Nyine siyo mpamvu ikwiriye kuvugiriza. Wagira ngo warayokeje. How comes man? Iyo uhiye umwana nuhiye. Umwana nuhiye. Umwana udahiye hashya gute? Yuri rutwitse abagomba gushya. Kandi umwana nuhiye. Ntacyo wumvamo. Bantu bakuru. Okay, twamaje kumva ko Claude uretse gukina muri Marine akora imirimo yose muri munyakazi. Cyane ibintu bya laundry services. Ubwo ndavuga ibijyanye na kumesa imyenda y'abantu cyane abantu wenda bo mu kajagari n'abandi bo hirya no hino basanzwe babizi. Sorry gato ntaguciye mu ijambo. Uramesa koko byanyabyo. Ndamesa. Ndamesa na babara ngo cyose kimwe. Ngaho kimbaza. Bro umesa n'ingobyi. Ni igitutsi. Nyine nakubajije. Ntabwo namese ingobyi ko yumeshe ingobyi ntabwo uzongera kubyara. Urubyaro rutsembye ntacyo byagisigaye. Urantutse ahubwo. Ni nk'umurantutse. Ariko kamese ingobyi nawe. Rero ugiye kumesa. Oya. Ariko iyo uvuga ko ufura wenda ugafura ingobyi. Ya nacyo ni igitutsi. Nafura ibisigaye ko ingobyi yo much respect ku. Gusa nubwo wafura ntuzabigifura. Ntuzabigifura. Oya ndi imfura ntabwo nabagifura. Nta mfura y'igifura. Ntabwo bibaho. Nukuri pe. Navukiye. Murabumva rero baraganira baratebya. N'abahanga cyane. Amaze kutubwira ko akora imirimo ijyanye na laundry services. Abafite umwenda wese ushobora uriho ikizinga abakeneye kwisukura bose bansange kuri Devotion Laundry hano ku muhanda umanuka amabuye bw'imbogo ku kagari Kanombe. Advertising bayishyuye. Oya nta kibazo. Tubwiye ngo umanutse hariya ku kibuga cy'indege. Urabona roundabout kuri checking point ya police ukamanuka uri umuhanda w'amabuye ahantu hari Devotion Laundry hebara ni hariya. Imyenda yose kandi iyo myenda yose turayikora igasubira neza ikamera neza nta kibazo gihari. Zabasura. Welcome bro. Basura ariko ubwo urumva ku macana yose nagiye. Ni peso.
iyi niyo channel ya mbere mbonye urugo ruhahira urundi wabura kuri Marine rwose ubona ko wamamarijeho ibikorwa byawe kandi nta nubwo babigizeho icyo iri for profit occasion quand leta homeboy ntago bizi wewe nanjye ninza kubabwira love class ibiberayo aha ntimuze kugira ipfu ntago ndibuze ku blaminga no okay twagiye noneho kuri kinyata mu buzima busanzwe ukora iki yewe aho kugira ngo no kuba muri iyi Kigali ibyo bwabyo si akazi bro wakwibaza ukuntu umuntu ahembwa 100 ku kwezi akaba mu nzu y'100 akarya akanywa agasohoka muri iyi gisimenti nawe urayibona akarya n'abana bakeya na ba nyina wenda bamubeshya ariko akazi ko wamugani turi bamunyakazi twese ukora umushahara 100 akaba mu nzu y'100 aba ari igisambo so uri igisambo se njyewe urumva narebye kuba umusenzi birananira uhinduka umusenzi nibera umusenzi amagare ribuse ribuse yanga abasenzi ya narimbeshye yehe ntabwo uzi ko ukurusha uvuga kurusha views ngende mu YouTube nkorera kuri YouTube wansanga ku macano menshi cyane ariko noneho iyo ndiho bihoraho ni love class nkaza no gusura hano kuri Marine nkareba ukuntu aba Marine babayeho ibindi nkora ndi umu performer buriya wampaye igitaramo nakigira nk'icyeje uko nakigenje ariko nyine mfitanye bifu n'abaganga kuko abaganga ndi kugenda mbohereza abarwayi benshi barwaye imbavu bitewe no kubasisa cyane mbese kandi inkingo zikingira imbavu ntizirasohoka ariko kuri love class ho inkingo zimwe na zimwe natangiye kuzishyiraho buriya uzajya ubona ndiho njye imbavu ndazangiza ariko najya gusoza nkasiga nkubwiye nti kora subscribe ubwo aho ngaho wisukingirwa that's how it is homeboy urukingo burubonye wow and wow ubwo tuvuge ko ukora ibijyanye no gusetsa n'amakomedi no musetsi ukora izihe komedi nkora komedi z'akaraha kajyahe kuko ngiye nkubita imbeba simbabaririza ihaka yakadata nizaba nkora hasi no hejuru nkakora hirya no hino nkakora buryo ki nabakuru gutura nkabakora mu matwi no mu mayashi ugaterura kadi mbese ndakora ntibakoreho ayiwe sha uri narikoze ubwo bitanga inararinyoye uri ntago nkorakora ahubwo ndanakorogoshora kamo kari maremare mbese nshobora kuvuga ku buryo nawe ngo ukorogoshora nko mu matwi nk'ubu iyo nkubwiye yuko ureshya n'ikijojo ntago aba ari uko mba nkwanze nta nubwo ariko twanze ko imvura igwa ariko twanze ko mukomeza kutwiyemeraho ngo muri barebare nta hantu bugurwa reka turaba ku ivuko rya demokarasi mwana ku ivuko rya demokarasi kwaba urumva kwaba ruganzu ndori ikitateri cya mutabazi kitatero kizatera urumva rero nagire n'umunyarwanda ashaka turabana wo ku ngoma urumva rero umwana wo ku ngoma wese yabaga ari hari ahubwo twaje nyine urumva ariko nta kibazo ko twazamwa twaza twambaye yarakoze cyane wumve twazaha no kuri pe abahungu biwacu yego twaza wanyata G oji ewana present ibyo ufite hari ubu ni njye ubwanjye nawe nditinya nanjye ndagutinya kuko nanjye nditinya uzi impamvu nitinya ntago nyizi nuko ari njye muntu njye nyine wiyizera bivuze ngo ndamutse nitengushye kaba kambaye niba wizera ntaba nahiye niba wizera ntacyo uzageraho yewe nta muntu umwe nizera nanjye ubwanjye ntago niyizera kuko niyizeye ntacyo nageraho no nuvuga ngo nawe ugira za mvugo z'ibyihebe njyewe ngo nta myaka 100 ubwo se wagira imyaka 100 ariko reka nkwereke abasokuruza bacu yafataga inka akayimanika akayishyira hariya ku rusenge agafata umutsima w'amasaka urumva akavuga umutsima yamara kuvuga umutsima agafata ukuguru kw'inka akagushyira mu ntuze mu nkono inkono urayizi iriya y'ibumba babumba mu gihe abubo bavuga disikuru naho no buretse naho wariye iki ubu ngubu si ubunyobwa n'ubugari njye nariye umungara ntubona ko mba nine naje gutwika hano umungara nta vitamine ugira ariko wariye umuhari njyewe njye nariye umuhari gerageza rero nariye umuhari kuko reka mubwire imyaka 100 ubundi na veni niba ufite 30 ndaguha 15 kuko ubugari n'isosi y'ubunyobwa ni kumara 15 iri imbere uzaza ufate mu ijosi uvuze ubunyobwa nibuka ikintu ubundi ni ubunyobwa koko buriya mbona banagayo gutya kuriya niko kunywa akaba n'uburibwa ahari mbega ari uburibwa ikinyarwanda cyarapfuye buriya ni uburibwa ya minisiteri
nayo ariko ubwayo ntiyitwa mu kinyarwanda kandi gishinzwe ururimi. hajya ubwo bayita ngo iki? Niba ari miniwati ubwo ni mini language. Ntabwo ntuye muri izo karitsiye. Ubundi abazungu badukolonije urumva turangije ngo twigobotora ingo y'ubukoloni. Anyway nta muzungu waza ngo avuge wenda ngo ahangaha turi ahangaha ngo nahanjye sibyo nkuko babikoraga kera. Ariko still ubwo urumva ko nanjye nabyishe ikinyarwanda cyapfuye. Ukoze hasi unyibutse ibuye. Ikinyarwanda cyane ibaze kugira ngo duserebure umunsi w'ubwigenge bwacu. Ariko twambare amaveste y'amataliyani. Kandi imagine icyo kintu. Kandi ngo turi kwishimira ubwigenge bwacu. Oya ahubwo beretse nkwereke turi mu Rwanda. Oya turi mu kuki umunsi w'ubwigenge batambara imishanana ibintu bya kinyarwanda kuko ari ubwo bwigenge no kwigobotora irangoye yabo. None tuba twambaye amakote yabo yewe usanga na protokole zose ari izabo nta n'amasengesho dusenga mu yabo. Ubundi ku munsi w'ubwigenge rutanga rw'amaboko yakabaye hari akabanza agaterekera ziramandwa ze n'iki nubwo nabyo nawe ntabizobereye. Ariko wenda niba koko ari bakurambere bacu byazanankukiramo noneho nanjye nkajya mbasetsa nkabatebya ngenda mbagarura no mu ndaro ntindaro kimiza amasuka. Ubivuga ko ako kantu none se turacyari n'ubundi abacakara abazungu n'undi baracyaducakaza. Reka nkwereke ubundi reba wenda nk'iriya minisiteri ishinzwe amashuri amakuru n'ayisumbuye bagasimba ngo ni rebo nk'umuntu wenda w'inyamasheke wavutse yirira ibijumba n'amakuru n'ibindi byose azamenya rebo ari iki. Ariko bo sinabaveba cyane kubera iki n'ubundi ni minisiteri yabize cyane abagomba kuziga abatarize bivuze ngo igumyemo n'urujijo nta wasi kuko ni minisiteri injijije ujyukiramo ngo hagomba kujyamo injiji nyine no zikazajijukiramo kuko ishinzwe kujijura. Niba ari rebo wenda ni icyongereza n'amagambo ari nk'icyongereza abantu bize ibintu bya doyudu wigiye isave ntibagomba kumenya ngo rebo igamije ibi ngibi. Ikintu cyambabaza uretse mukecuru ngira nkabura wavutse yirira intuze ibikoro yirira amateke n'ibindi nk'ibyo byose akabyara umwuzukuru akamufite abo ngabo ati umwana agiye kuziga azamenya rebo ari ibiki cyangwa ngo mini kofini. Yes nagera muri rebu azabyiga mu bujiji bwe ajijuke. Ahubwo dore ikintu cyambabaza ugeze nko muri harya bino by'amashanyarazi ngo ni ngufu ngo ni rege ngo wasake ngo ni za wota. Ibaze nge byambabaza umuntu ukora muri rege atari umuntu ushyushye kuko bivuse twazabona izo ngufu ugomba kuba ufite ingufu. Ubundi kuba ushyushye no kuba ari umuntu ufite ingufu agakora mu akaba y'igihugu gishinzwe ingufu za kinywa gisafi. Ubwo rero nutse ukoramo wenda nta rutege mbese ufite amagara nk'aya yawe byaba bisekeje. Ariko ntago ndagutindaho ni uburyo kugira ngo nyine abantu bakora mu by'ingufu bajye baba bafite ingufu. Noneho n'abakora mu byo kujijura hajya barimo n'injiji nazo zigenda zijijukiramo ntacyo. Icyo ni igitutsi. Ubundi bamugane ajya ni ariko ndi komediya ni ndabiririmbira ngo bizasaba injiji kugira ngo bagire gute. Oya mu gifaransa bizasaba intiti kuko nta njiji jijura indi njiji. Which means ngo mu gifaransa ngo il faut sauver un imbécile pour attraper les idiots. My goodness. Kubera ko abarwayi nibo bakeneye muganga. Niko na Yesu yavuze. Buriya biransetsa cyane umuntu iyo yibwira ngo arakijijwe akaba ari ujya gusenga buri munsi kandi akijijwe still. Nukuvuga ngo abagiye kwicuza ibiki ni nko gufata umuntu umeze neza akajya ujya kwa muganga buri munsi muganga ndi buzima ariko still mvuga rero umuntu yakwiyizira n'amamini tuzi ngo abayambaye ngo nibo ndaya undi akaza wenda n'amadrede yanjye ngo bazi ngo nibo birara ngo na star wagera nko ku muryango aho ukabona kukwakira biragoye bro. Kwa muganga umuntu wakomeretse umuvirirana umuntu uruka siwe wakirwa vuba emergency. Nese ntago abarwaye nyine none so niba kuko ayo mamini ari yashuka abantu bakajya mu buraya uje na mini mu rusengero ahubwo bamwakire vuba niyo murwayi wihutirwa ntagerwa nabyumva apfukamishwa agasengerwa nubwo abakunda gusengererwa ariko gusengerwa no gusengererwa ubwo urumva kimwe gisimbura ikindi bitewe naho turi. Wangu turatandukanye kuko tuzi ubwenge Imana yaduhaye ubwenge iduha ubwenge bwo kwihishahisha. Uzi ubwenge ubundi mu gihinda bita kayama. Nawe nawe urabuzi kayama ati no kujijisha. Ngenda bufite ariko ntabwo nzi. Ntabwo uzi mfite ubwenge pe ubwo uriyo ariko nta bwenge nzi. Nibyo se ariko ndabivuze Socrate hari
mwari kumwe Socrate wari uhari narabyumvise ariko rero gusura kuri Marine Empire nabo bakatureka tukitonganira Marine ibintu twabihindiye urwenya nubwo nabyo bitari bibishye ariko twibutse icyo twaje kuganira kuko ndabona uyu mugabo dufitanye urukumbuzi rwinshi cyane ndaje mfite umunwa nanjye mfite umunwa narawumeze nutankiza uzankora umunwa warawumize umunwa yego ni nabo nize ariko ndabona ntunzwe n'amaboko Imana ihaga icyubahiro anyway reka tugaruke wenda mo gake hari topic wenda twateguye turi buze kuganiraho hari amatopic menshi abakunzi bacu bari buze kumva ibyo twateguye turi buze kuganiraho wenda tutabatindiye reka tuze kubinyuramo muri make murabibona wenda urubyiruko nyine rwo mu Rwanda kenshi usanga rwitotomba ko nta akazi karabuze ibyo gukora ntabyo ugasanga bariryamiye n'ibyo gusa wenda duhereye kuri wowe icyo kintu ugitekerezaho iki ukivugaho iki icyo nabivugaho ni uko muri ino minsi nziza turimo umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yarize yaba yize guhera muri primaire kujya muri kaminuza ibyo wigiye ntabwo ari byo ukora ntabwo ari byo uzabona ahubwo fata ubwo bumenyi wakuye mu ishuri ubuvange n'ibyo wideburiya kugira ngo ugire ikintu wakora kuko ubundi navuga ngo abagoswe article 15 iravuga ngo debrief kuko nkanjye nize itangazamakuru ariko nibere kubijyanye n'ipasi ariko irantunze ndishyura geto ndarya umugati ntawe unsajije nditunze nta kibazo mfite so urubyiruko hari ibintu wenda bihaye ngo nugutwika n'ibindi nk'ibyo byose no anyway shaka akazi ibyo wumva ufitiye imbaraga wakora pana ibyo wize ubikore ubishakemo amafaranga nurangiza ayo ubonye ukureho makeya utwike andi uyasevinge kuko you don't know what tomorrow will bring. Yes, much respect, man. Yo. Kenyatta wowe urabivuga iki? urabeshya ngo abantu wifatanyije nabo urwo rubyiruko bavuga ngo akazi ngo karabuze ahubwo urubyiruko dufite iraha ryo mu rwego rwo hejuru icyambere dukeneye imishahara iruta ibyo twakoze icya kabiri dukeneye akazi tutazi gukora nta nubwo twemera ko n'ibyo tuzi ibyo ubwabyo ari izo tara zacu ndi umukomediye ariko kubera ko nikundira umuraperi Kendrick Lamar komedi bita bigaragara nabi ku muntu ufana umuraperi ntago ndi kwisanisha n'uwo mfana mbese ntago ndi muri tara yanjye ndi muri tara y'uwo nkunda akazi rero karahari kuko buri kintu cyose ni akazi wari uvuze ngo babuze akazi ngo bakirirwa biryamiye ese muri kuryama byose akazi niba koko ubizi uzi kuryama hari uruganda ejo bundi nabonye sizi n'iyo nkuru namwe yarabagezeho rukora amamatera rwari rurimo rushaka abantu bazi kuryama biyemeje no gukora akazi ko kuryama mu rwego rwo kubamamariza izo matera zabo ikintu cyose cyabaye akazi no kugenda umuntu uzi kugenda neza swati uzi kugenda neza imbere y'abantu urababona abamodaringa bamamaza imyenda n'iki uzi kugenda cyane abirukanka ngira ngo murabibaza birukanka bakirukanka inyuma y'abandi cyangwa bakirukanka imbere yabo ariko ngo bajya bagiye kuzana umudari n'igihe bazana igikombe ariko aho kiriya gikombe kuko nta kintu kiba kiri reka ndaba nkubwire ubundi niba umuntu anywa igikoma nkawe ukunda igikoma ko nabonye ufite iminwa yahoze igikoma neza wimvugiramo windogoya ndi kwivuganira n'uriya ukunda guhoza ibikoma icyo gikombe nawe aramutse ahawe igikombe niba afashe nk'igikombe cyahawe igikombe ajya mu igikombe kirimo igikoma niba ari umunyonzi bamuhe wenda igikombe kirimo umwuka bazashyire mu mapine no umva nkubwira kandi reka nkubwire niba ari umuhanzi bamuhe wenda igikombe niba ari umuririmbyi kirimo wenda inyuguti za ABCD kugeza kuri cyarye inyuguti ya nyuma ni kwirukanka ni Z ni Z ko numva ari ebyiri umva se ku ngoma y'ubwami inyuguti ya nyuma yakaba ari imwe inyuguti ya nyuma ni iyihe ahubwo niyihera
urambwiye ngo ni Z kandi nanjye niko banyigisha ngege si YZ ni Z niko zibaye ebyiri Z D kuki atari Z ubwo ni D ubwo yanyuma D tuba twayibonyemo kare no kandi ari Z ubwo yanyuma ni Z oya ubwo yanyuma ni 0 rero ubwo ni 0 ubuze kwirukanga uranyibutsa urumva ubundi ku ngoma y'Udori ubundi bango ndi cyitatire cya Mutabazi cyitatire aho kizatera urumva yavuga ati ndi cyabakanga umukanguzi w'ibyuma wacumitiye bwende mu kivirivinda akavira imbuga akumenya yarirukankaga cyane agasimba ati nishe nyaruzi rwa haramanga mu kindo w'amakwaza nica mpanda handi ruhande ngira ngo mvire ruhande rimwe urumva ariko utirukanka cyane nawe ukarenga iwanyu umukobwa bamushinye kazi kwiruka barirukanka cyane arenga iwabo hari umuntu bitaga bahanda umva bahanda yari umugaragu bahanda yarahanda umwe wavuzaga indunguye nk'iya cyangwa yabaga mu mihanda bahanda Ruganzu Ndori yagiye gutera ntuze mpanda ntuze wo bita nyaruzi rwa haramanga mu kindo w'amakwaza ageze yasanga A1 abantu b'imakwaza bafasha hasi hejuru bahanda araza yirukanka aca ku mugezi z'akabako bita kabogobo haseji avubure bete gatoya ndagusubiza ijambo komera ukuri wo mu kavumo yose bitoraguye jese bangu umuntu aba yarasomye kora ndiya bini yakiriye za 89 abantu mwese mutarantuje much respect ubwo rero bahanda niwe wavugije induru bahanda aje gutabaza Ruganzu Ndori arirukanka aca ku rugiwe niwe aciye ku rugiwe agenda avuze bagiye gutabariza umwami Ruganzu Ndori urumva ubwo rero byo kwirukanka n'ibindi byo matretize ngo nibyo ngiye cyo nabivugiraga urumva urubyiruko duhora twibwira ngo nta kazi kandi icyo ngicyo ushoboye ese ubundi n'uzi kubivuga cyane uzi kwirirwa uvuga nta kazi niyo waba uzi kurya azi kuvuga ko nta kazi niyo waba uzi niyo tamarwe ntabarya umuceri ugasohoka mu gifu kandi bakamuhemba kandi baribeshya ngo twese tuzi kurya nyamara hari abaryi banyabo batunzwe no kurya no gutema akarya gati n'iguriro urumva cyane ukuvutagura ni ukuvutura ahubwo ndakurahiye abantu bose bari ifutari n'ifutu ewana salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh to all muslim ariko hari abantu bitwa bakavumba wari bakunda kubona abasiramu biyirije ukwezi kose bagita ngo ni Eid Mubarak noneho bakavumba wari rero ni nkanjyaha tubona umunsi wageze tugahita dukubitamo amakanzu ubundi tukibonekeza uzi ko nabona ibona cya kindi ngo na Apotre Mutabazi sha oya nanjye wakamfata kuko nanjye cyashize n'imyenda ibose kandi ngo numurokore urabiza abarokore wenda yahejeje yakumvikana na gaturika nabwo kanzinya kuko ibintu bya Bikira Mariya ntabwo ikibeho bahurirayo ntabwo babyemera ku barokore noneho ku bayisilamu ariko koko hari umujama wandikiye undi ngo rwose ngo dufitanye bifu ngo kuri rayidi rwose nzazi wanyu nta kibazo wowe dufitanye ikibazo tari kuri amuceri nta kibazo nta kibazo yewe pastor nawe uramuceri nta kibazo ufitanye oya ariko nanjye kuri namubabariye nanjye kuri rayidi mba nitwa Sarehe ubwana Saki Sarehe mbese nsarirehe ni umeze nk'uwabuze hasari wanga ibiryo byarabuze Kigali ariko mwanga buri musigiti nsarirehe sare ushobora kwishyura ghetto ariko ugasanga uwo munsi nawe byo kujya ufite so niba habaye rayidi ugomba kwisanisha n'abayisilamu kugira ngo ugende baguheze cyo ariko Jipso umunsi birangiye uzi ku munsi w'irayidi ngiye nagiye kuvumba najyanye n'abajama umwe yitwaga Hakimu undi yitwa Haduye ntiryabura ngiye none nubwo navuze Haduye ngiye numvaga ari za haha gusa cyangwa Buduru ko ngiye na Karimu wapi ngiye nahise mvuga haramu none na nubwo ko bangize haramu ni rayidi bushize ntibampayeho my god baranze ngo ndi haramu wabaye ingurube kandi ingurube bayanga kubi na Muhammad buriya gusomera idua haramu ntago ari ingurube gusa ni iki ni icyaho n'amagambo atubahisha kinyata imbere ya kinyata bari haramu subhanallah niko bimeze numva rero twinjiye mu mujyi wa kinyata muri komedi twagiyemo indani kinyata mubaze ikintu kimwe wawuhitishamo tuvuge ngo Imana irimanukiye ikimanukira ariko itaje gutwika kuko iyo buryo yatwika yabaninze ubundi reka twumve Imana yimanukiye twagiye Imana irimanukiye iraje ije ku isi turabizi niyo yaremye isi n'ijuru n'abantu n'ibintu byose biri mu isi bane gasanga hasigaye abantu babiri uwo ni Kinyata ni Claude
nikavuga ati ariko nkeneye kurema ibindi bintu bibiri, nkeneye kurema inka n'imbwa. Nshaka kubahitishamo muri mwebwe, ninde wumva waba imbwa, ninde wumva waba inka. Nyine Imana igakuwe tuvuge wenda iravuga ati umwe uraba inka ndamukuramo inka, uraba imbwa ndamukuramo indi mbwa. Mbese Imana idusanze turi babiri ku isi, ihisemo uti muri babiri umwe uhitamo hororoka inka nyinshi, uhitamo hororoka imbwa nyinshi. Mbese icyo ni igitutsi. uhagarariye imbwa n'uhagarariye inka. Nshaka guhagararira imbwa n'igitagaza. Okay, ntacyo uvuga, nta kibazo. Okay, ndaguha ijambo. Wahitamo iki? Ugiye kubanza N'ubundi ninjye babazaga. Twagiye. Ntabwo rero uri kumpa ijambo, ahubwo ubwo warifashe rigumane. Wahitamo iki wowe? Ari ukuba imbwa n'inka, ari uguhagararira imbwa no guhagararira inka. Anyway, jewe ku giti cyanjye kubera ko nkunda ibintu bita freedom, njye nahagarara imbwa. Nahagarara imbwa. Ndaguha reason. Ariko kuki muba mutasizemo metero mufata umuntu nkajya mukanyicaranya n'imbwa? No, ndaguha reason men. Buretse gatoya. Natanga impamvu. Reason ya mbere, sibyo? Wamoka. No. Reason ya mbere. Ikintu cya mbere urumva. Buriya duhereye ku mbwa wenda zibera nko mu cyaro. Zibana wenda n'abaturage bo mu cyaro. Imbwa ariko. N'imbwa bubwa. Zigira ubumuga aricyo nzahagira. Iragenda ikaba yibereye aho ngaho, yarangiza buriya tuvuge shebuja wayo ari kumwe n'umugore we Mukandori yanje kumuha urwuya mu nzu mu buriri, avuga ati ntabwo wanguriye kabashengure n'urugero, avuga ati sohoka nta mugabo ukurimo. Iyo usohotse gatoya imbwa irakureba ikabona ko ufite akababaro katabaho, igatangira kukurira ikurigata. Mbese nta kintu muzima kibaho kigira urukundo ku bantu nk'imbwa. Ikindi cya kabiri, imbwa iyo wenda nk'aho mu cyaro abantu barakenye bamerewe nabi, irakureba ikavuga ati databuja nawe ubwe kurya ikijumba ni pare hazari. Imbwa yishakira ibisubizo, ni nk'intore. Iravuga ati ubwo mbona nta biryo bihari, databuja nawe amerewe nabi, njyewe reka njye kwihigira. Ikajya mu muhanda ikagenda igasimbuka, igahiga yaheba, ikajya nko munsi y'igiti cy'uwenda cyavoka ikaryama ivuga ati nahebye. Buriya naho abanyarwanda bavuze ngo voka y'imbwa imanuka ihiye. Yaba yiryamiye gutya yasinziriye kumva voka iraguye, yareba igasanga voka irahiye igahita iyirya. Urumva niho wakwiye umugani ngo voka y'imbwa imanuka ihiye cya gatatu. Mutabare ndakubwira ufite shobuja. Oya ntabwo igira shobuja. Urumva noneho ikindi kimbwa, imbwa buriya imbwa ni umurinzi ukomeye, kuko imbwa buri uzarebe kenshi na kenshi iryama gutya, yamara kuryama ariko iyo uvuze ngo siku iba yabyutse kare. Iyo uvuze ngo siku usa nk'uyihamagara iba yahagurutse kare. Ni ukuvuga yewe hari ukundi wavugaga imbwa ngo iki? Oya buretse siku, imbwa ni umurinzi wa mbere ubaho, iba yemerewe kwirwanirira. Urumva icya kane, buriya icyo nemera giye nkuko natangiye mvuga nkunda freedom mu bubwa bwawe. Mu bubwa bwanjye. Imbwa irasimbuka yagenda ikajya aho iraye n'akazi kayo, yagaruka wenda ikaryama aho ngaho. Nta mbwa igira umushumba muri freedom. Nanjye tsinkunda umuntu ushumba ngambwire ngo rya hariya ryama hariya agira gute. Nta mbwa igira umushumba. Ikindi nubwo banyorora bavuga ngo ndi imbwa ndoro, wenda hano muri Kigali urabizi hari abantu benshi wenda b'ingaga bafite urumva bagenda bagafata imbwa, urumva bayihereza inyama, bakayiha inyama, ugasanga inyama za buri kanya imeze neza, barayoza ihagaze neza. Ibyo tugushije ariko nayaburetse. Ikindi cya gatatu wenda icyanyuma nsorezaho ni wemera no mu bahanzi, wenda mu bahanzi dufite abahanzi ntiwemera. Abahanzi wenda dusipoze wenda hano mu Rwanda dufite ubita dufitemo imbwa mu bahanzi. Buretse dufite ubita bulldog.
ntago wenda yiswe wenda burkati cyangwa se cyangwa bullshit cyangwa bullshit, yiswe bulldog. Muri Amerika dufite uwo bita Snoop Dogg, ntago wenda yiswe wenda Snoop Cat, niyiswe wenda Snoop wenda cow, no. So jewe Imana ije aka kanya bitewe nuko nkunda wenda kwishyira nkizana I myself, nanjye ndembye itagira umushumba sinkubeye kijye nakwitwa imbwa. ubwo so uwise Dekate we noneho uvuze ko Dekate it's up to him. Wenda afite uburyo wenda yita the dog, wenda yita the dog, ahubwo twari kuzajyana mu mujyi umwe, ariko niba Dekate it's up to him man. urabivuga iki byo kwitwa? urumva naho bitandukanira. Ikikubwira ko imbwa nyine ari imbwa, ari imbwa ntakabwa no kuyihamagara ni ariko inka urumva ahantu bihagurukira byo ubwabyo itomba ko biri hejuru. Rero ikintu kiri kunsetsa wasanga no mukoyi nawo nywa amata, ubu turaze turetira amata y'inka, ubwo nayo wanywa y'imbwa. ubwo igisubizo ubukisubizo baba bakwicunzeho, ese bakwicunzeho bakagaburira. iraze uramutse umenya amakuru y'uko mama wanjye cyangwa abamama bacu ko ndamutse mvuze uwawe wigire ngo nigurira gutunga mama we nta ndamutse umenye ko mama wawe yakowe imbwa. Cyo ni gito. Reka tukomeze. Ndi buranda. Ibaze ko hari ibivuga bashira n'isoni. Sura umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Ibaze ufashe gahunda ya leta. Iyo kongera irimo na gahunda yo kongera kugarura ubumwe bw'abanyarwanda. Hariho gahunda ya gira inka. Ubu dusesekemo na ka gahunda kagira imbwa. No, yeah. Kubera ko wenda je navuze navuze muri kubera ko ibipangu byabaye byinshi mu gihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali n'iyindi mijyi yunganira igihugu, ibipangu ari byinshi, amafamu ari make, dushyiraho gahunda ya gira imbwa muri buri gipangu. No, oya. Jewe icyo navuze buretse urimo wenda. Ariko rero ubundi niba uri umuntu nyamuntu uzubaha inka. Inka uzi ko ibyarira amezi 9. Inka ni ikiribwa. Nkuko umuntu abyarira amezi 9. Ni ikiribwa ariko. Urakoze cyane. Inka ni ikiribwa. Inka iraribwa. Harya imbwa nayo iraribwa. Jewe navuze mu buryo reka nkubwire. Inka buri reka nkubwize ukuri. Wavuze ngo wabimbwa. No buri reka nemere mbinka. Nta kibazo. Ariko simbe nka yindi yo mu ishuri. Ahubwo ni hoya ndashaka ko tuhajyana. Ndashaka kuba inka y'amahembe. Oya barete gatoya. Ubundi imvugiramo nakuretse urayatatura y'ububwa yose. Wuhu niyo wibagiwe. Ariko njye nkizitangirana nazihamagaye ntishe. Amushiki wanjye mutanga bampaye inka. Inka? Inka ni ikimenyetso gikomeye cyane. Uzi ko nizo mvuga nazo ubwazo mu bizitunze harimo n'izo nka. Buretse gatoya. Ariko ntago numva ahantu imbwa yatunga inka. Buretse gatoya wumva. Nta nubwo imbwa yaragira inka. Guki? Ariko buri inka yakamirwa. Inka buri abayikama imbwa zikabona icyo zinywa. Oya uzi impamvu se? Oyitonze impamvu zawe urazimpa nyuma. Ndaziguha rwose. Inywa amata. Imbwa? Oya imbwa inywa amata ahubwo ntambwe irya ku munyu. Iyo imbwa iriye ku munyu irwara umwikembe igahita yitaba Imana. Ibyo ni ibintu. Ariko bete nkubwire. Ariko rero wenda buretse nkwereka. Ahubwo wowe ibintu by'imbwa arabize. Ibintu by'imbwa rero avuga. Ndabidefininga urumva. Imbwa ziramutse zibaye nyinshi kuturusha. Zaturya zikatumara. Ariko inka zibaye nyinshi kuturusha. Ntabwo twazirya ngo tuzi. Ntabwo twazirya ngo oya. Imyumvire y'abanyenzara rero nayo. Ntabwo twazirya ngo tuzimare ko zaba zabaye nyinshi kuturusha. Je impamvu nakubwiye ngo ikindi inka ariko wemera yuko n'uruhu rwayo ruvamo ibyo ariko wambaye ni keza nabwo ntashaka kukavuga. Anyway icyambere ikoze mu ruhu rwiza cyane. Icyo nahereyeho cyambere. Urabona inkweto ikoze mu ruhu rw'imbwa? Dashwe. Oya icyo nashaka gutsiva cyane. Reka wenda tuvuge ikindi. Okay. Wari wumva umuntu wagonze inka mu muhanda ariko imbwa barazi
uzi impamvu nakunze ahubwo avuze akantu keza umva icya mbere imbwa ziranoga ikindi kintu nge nagira imbwa ziranoga dore ikintu nagira imbwa kunoga niki ikintu nagira imbwa kunoga zigira ububwa imbwa ushobora kuba wenda uri kumwe na databuja wenda mu modoka wenda tuvuge pick up n'urugero makuzunga ikaza ikayigonga ubwo yigonze databuja wari twaye wenda pick up bamujyana wenda ruwafa cyangwa n'ahandi yagiye hakomeye sibyo imbwa wenda igize imana bayigeza mu rugo databuja ajya gukira imbwa yarakize kera Ezundisha uyu nahoze numva avuga ikinyarwanda nkagira ngo byibuze azi n'ikinyarwanda cy'inka ubundi inka niryo tungo ryemerewe kunya mu rugo inka nta nubwo iri nk'itama abo niho kantu kabi kabaho bura rero ntago bizi se ti we imbwa yiganye nka kunya mu rugo irabizi ibyo bitabyizi ako niho kantu ngomba kuvuga kwanya niyo mpamvu rero imbwa ikintu nzangererega ni ububwa bwazo oya ikibazo kimwe icyo nangira inka reka mubwiye inka nayo masitaye ubwayo ukiyaheraho ni umuti cya kabiri ni ifumbire cya gatatu yo arayorwa umva kubwira impamvu ntabi inka reka mubwiye wenda nawe umbwiye impamvu utabimo sibyo jewe impamvu ntabi inka ngiyi n'imwe sibyo inka iri mu kiraro wenda ubu ngubu ibintu byarakomeye ngo ibintu byateye imbere bayasondore sibyo iyo igiye mu ntuzi iyo igiye wenda mu rwuri urabuze aho bazahura mu rwuri ifamu iragenda ikarisha bafite inkoni ubwo inka irimo irarisha ikirisha niba iri murisha urwirinya barasanya na za kimari n'ibindi aha akaba ari umurima w'ibishyimbo n'urugero niyo mpamvu urabona nakubwiye nti inka zigira ububwa bwinshi cyane buriya n'inka zigira ubukwa bwinshi cyane inka niyo nkoni wavugaga urayitsibura ukayikubita wabona nk'iguhindukirana uzatsibura imbwa iyo uyikubise muranigana urumva independent me imbwa muri independent urumva ni ukuvuga ngo inka urayiragira ikaba ifite wenda irimo irisha ubwatsi ahangaha aha hari imyumbati irimo irisha gutya igakora ku mwumbati inkoni yo mu gutwi tayari iba yayiriye ukuntu ari inyamahoro disiki ibintu byibagirwa ku isi reka mubwire ni nk'uko abakongomani bari kudushotora tukituriza uriya umunsi twahagurutse trigger bana nzambe azana biroko muko wenda tutarajya kure ubwo umwe wabaye imbwa jewe ndimo ndavuga ibijyanye n'impamvu ntabi inka inka iba mu kiraro iyo utayihaye sondori ukajya kuyiragira uyiragira ufite n'inkoni ubwo niba iri muri urwiri igakora ku mwumbati bahita bayikubita mu gutwi ikenda guhera ubundi abantu dukunda inka twebwe dukunda guteta no guteteshwa nta n'impamvu yo kwikaranga si aho guteta uvuga ngo ni ukwicazwa hariya tukagemurirwa byami tukahirirwa tukazanirwa aho dutuje tukuhagirwa tugaturizaho natwe kandi ayo mahoro duhawe tukayatanga tugakamirwa abana abuzukuru imiryango amavuta yo kwisiga ukagira uruhu rukeye nk'urunguru rwa kinyata ukanywa amata ugashyiramo ubuntu bw'uburwara bwa hato na hato imbwa rero zigenda zirurumba zihunahuna umva reka mubwire byonyine no kuba itemerewe kugera aho abandi bari ariko ibaze mu bukwe mu birori nka biriya nawe ufitiye amatsiko yo kuzakora mwebwe abantu ntuzakwa se uzakwa imbwa ushatse kuba inka reka mubwire ariko uzakwa inka umva kandi inka no muri ibyo birori iraza ikahagera bana yambitse none hari igihe bayishakira ibitako byiza bakayishyira muri ariya mahembe nkabona ko yatengeneye ndahibaze kubona imbwa ese ubundi imbwa buriya wayituma guhaha reka mbanze inka se barayituma genda unzanire akangi ugwe reka mbanze nkuzonge ariko hari imbwa z'abazungu njya mbona no izisaka ibisasu izishaka urumogi izigira gute hari nk'iriyo hano ku kibuga cy'indege airport hari nk'ihari ntihari imbwa none se ugira ngo izo ziba zahaza ibiki ziba zahaza inka se ziba zahaza inyama z'inka ni ukuvuga ngo we muri ibigo byacu impamvu ntashobora kuba jesi ntabwo naba ikiribwa cy'undi muntu noneho urashaka kuzabaho utarya gusa uzabaho njyewe ngomba kubaho undi umuntu urya ikintu kitandya nta muntu urya imbwa ntacyo urya imbwa kimwe kibaho ikibi cy'imbwa rero
imbwa n'abo bantu nazo zirabarya buretse gatoya imbwa uyisiga ku rugo avuga ati uko byagenda kose ntihagira umujura winjira nawe irakurya buretse ntihagira umujura winjira imbwa iradefanda shebuja idefande n'inka sibyo iyi mbwa imutse wawe hari umuntu winjiye urumva ariko mwebwe ariko mwaretse tukareka ubu buretse gatoya buretse reka tureke ubu no urasimbutse mbese urerera ugize imana harimo n'akerera urabyaye akerera urakazi urabyaye hari imbwa itanga akerera abashumba bakuragiye n'imihini ngo wariye umwumbati baragukubita kumena amatwi ngo wariye umwumbati buretse uratashye numara guta nugira imana wenda uribarutse ntabwo uri buhembwe urahembwa iki ibyo bita ngo ni babyita ngo iki bya byunyu by'umunyu byita ngo iki sinzi ukuntu babyita ndabyibagiwe usa na so uzagahinda nteye buretse bagukubise bahimba irimo gikukuru ngo urahembwa noneho nimugoroba n'uvuye kuri ibyo byatsi by'intu wenda za kimari n'ibindi barajya kuntuza ku mabere ngo barimo baravuruganya vurugu niba ntayavuyemo wenda uvuze ati ndababaye ibara rirambabaje ukubise umugeri bati apfu iteye umukamyi we ntambwe itagira umushumba ntambwe igira umushumba ubundi ubwo nyine abakunzi ba Marine bose babibonye imbwa ziragwira ariko na mwarimu avuga ngo uyu mwana azaba inka nabyo ni ibindi bindi mu ishuri naho hajya habamo inka none ubundi ibintu bibiri bitagira ubwenge mu buzima ubundi ugiraga inka kutayishyira hanze nuko itabasha kwiragira ngo inicyure ibintu bibiri bitagira ubwenge mu buzima cyangwa nuko icy'agaciro ntawe ucyandarika ifi ibintu bibiri bitagira ubwenge mu buzima ifi ni gute itagira ubwenge ifi wigeze urabaho njyewe ndavuga ibintu njyewe nzi ku giti cyanjye nigeze gufata indobani hari akantu nyine ukora wenda muri garafeshi cyangwa se hari ukuntu baba barabikoze kaba kagonze gutya ugashyiraho umunyorogoto ukajugunya mu kiyaga n'urugero noneho ifi iraza ikaza ikabona ko ari ibyo kurya n'urugero ikaza igatamira yamara gutamira ugafata wenda akantu wazita wakurura kakahita wenda nka hano ku munwa n'urugero ifi iyo igize imana ntijabuke mu mazi ngo uyifate iroga igasubira hakurya ariko nyuma y'amasegonda 30 irongera gufata birani ibiryo wana ikongera ikafataho ikamira n'inka niba yibagiwe byatari n'inka rero inka uyikubitira ko iri umwumbati kandi yagomba kurya inyabarasanya cyangwa se wenda akandi inyabarasanya za kimari urumva oya ibi bintu ikongera ikajya kurya umwumbati ukayikubita mu ndibuke niyo mpamvu ntabe nkagiye ibintu nari nanze kubivugaho ariko ndabona ubuvuga bukabije wari wumva inka yarongoye umuntu imbwa yaramurongoye se imbwa ahantu zibageze se ahubwo ugira ngo ariko ziratozwa imbwa ziratozwa nawe nyine ibaze none imbwa ziratozwa none se uzafata imbwa ugenda uyisome ahubwo imbwa zizi ubwenge nyine nta kandi uwo muzimu uri guterekerana gukukiramo ubwo bubwo uri kwikururira oya urumva jewe imana ihagaze aha ngaha ikangurira n'imbwa nabi nka pani nkano inka zirambirwa naho imbwa zirakagwa ishyaka nabyaye bakurura amabere nk'aho bari mu myicundo urumva ndi mu kiraro bampa isondo n'ibindi ngibyo byose kimugejeje aha oya rwose iki ni ikivuguto kikugezaho aho ugeze urayahaza naho wenda abakwa inka bo basi wenda reka twinjire ku yindi topic nkuko mwari mubivuze inka turabizi nizo bakoresha cyane cyane mu muco nyarwanda bari gukwa cyangwa gukosha sinzi nimba bivuze neza ari ikinyarwanda ni ugukosha ni ugukosha kuko umuntu awukosha n'ibitaro ukukwa ari we wakavuze ati njye nkurikije uko mpagaze no tureke nuko mpagaze ushaka wenda gukosha umuntu inka kandi afite ihene why not mbese inka zayikura he ihene igura inka nkurikije ibyo ari byo byose tutitaye uko mpagaze uko nakundanye n'umuntu uko byose nyine muri rusange abyumva bati njyewe inkwano ntanganiye rega nishimwe ishimwe rero ntabwo bagutegeka ibyo wagatanze ariko impamvu mbyise ni koko ni ugukosha
byumvikanisha ko ari nko guhembesha. Ese ubundi kuki hagomba gukobwa umukobwa koko? kubera ari umukobwa nyine, kubera naho umuhungu naho umuhungu ubundi n'abahungu wenda dusipoze umukobwa avukira kimwe amezi 9 n'umuhungu, sibyo? Umukobwa yiga amashuri umuhungu yize, ariho n'igihe usanga umuhungu yarize amashuri arenze ay'umukobwa, cyangwa umukobwa yarize arenze y'umuhungu, cyangwa wenda ni nk'ibira byo gutera ivi, sibyo? Ubundi biriya bintu byo gutera ivi biriya ntabwo ari iby'i Rwanda. Weberetse ntabwo ari iby'i Rwanda, biriya byaturutse ku bantu wenda babaga ari ibikomangoma bafite abagaragu, urumva? Kujya kurongora umukobwa w'igikomangoma uri umugaragu we egare kwiyereka kwenda ko nta kintu uvuze, nshuti uri umugaragu we uri slave, wagombye gutera ivi. Ariko se ubwo ushaka kuvuga ko bari abatera ivi babigize abaslave none abagaragu b'abakobwa? ni abagaragu none se reka nkwereke wowe niba warakundanye n'umukobwa wize kaminuza yiga kaminuza, sibyo? Ntabwo watera ivi. Njyewe aho gutera ivi natera umutwe. Ni ivi ry'iki? Njyewe ni impfukama. Ku gutera ivi yatera inda. Usa naso. Aho gutera ivi natera inda. Kuko reka nkubwiye. Kandi waranayiteye amakuru mfite. Ni ukumbeshyera. Ni ukumbeshyera. Ntabwo witeguye kuba umupapa. Njyewe se ndi umupapa ariko utarateye ivi. Ariko wateye inda. Njyewe uya nzayitera, ariko nari umupapa nzatera inda tu. Nimara gutera nzaba umupapa still. Hako buriya gutera ivi natera inda. Abana narabyaye se iyi ndamwa wapi? Ndacyaro waribarutse. Naribarutse. Oya hibarutse madamu. Madamu wanjye? Madamu wanjye. Akoze kunsigira nimero ya Korode di. Uru rugo nge ndusura ndube hafi. Bundi ngwinshuti rero musangira ntigusige, wafika kurerera, wabudanahari kagusigariraho. Uri umufundi se? Ubundi umufundi principe z'abafundi. Nubwo ntakoresha inyundo n'umwiko. No, principe z'abafundi ziravuga ngo tekinisi. Cyakoresha indembe. Ntuzate tekinika. Uzi ko nkuri yo bwabaga ntaranabwigeze. Vango iyo bwabaga ari ubuki. Undi ubwire ko bwabaga ari ubuki. Iyo bavuze iyo bwabaga ni ububwa. Dore inkuru ahantu yaturutse. Ni umwana niba ari umutware niba ari umwami sindi kwibuka neza, yari yararembye baravuje hehe na hehe barabuze bamuvuza nyine yarananiranye gukira. Noneho baza kumenya umuntu wari umuvuzi ruharwa, ariko buriya abavuzi ni nabo barozi. Niko bimeze. None ati se watuvuriye umuntu ati nimwaje mugatwika ibiki byose ngo ndi umurozi ibintu byanjye byose nibyari imiti byose nimwatwitse ati wokabyara wihangane kora iyo bwabaga. Kora iyo bwabaga. Ubuki. Mbese kuko ngo babubikaga mu kantu kakungo. Ubuki nyine. Ubwo buvuzi ariko iyo ari ukuvura. Ni uburozi. Bukaba uburozi iyo ari ukuroga. Buri ibivura ni nabyo biroga kandi biroga ngo biranavura. Iyo mpamvu n'abavura ari abaganga. Ako ndakemeye. Abaganga ni nabo bagangahura, ubundi ni cyo Kinyarwanda. Kugangahura ubundi bagangura umuntu wakwiswe n'inkuba. Utangiye guca kengere. Nose sibyo? Bagangura umuntu wakwiswe n'inkuba. Tikora iyo bwabaga. Iyo bwabaga urumva nyine wenda yarabikaga mu kungo nkuko. Ari ukuntu n'imyogereze y'ikitari neza yagomba gukokora no mu nguni za kakungo mo hejuru niba kungu kazi nta buri twafashe niko gukora iyo bwabaga abakozi iyo bwabaga. Umwana bagarutse ari urwembe neza kandi yari igikenyeri. Akwasubwo ndakumvise. Umwana baravuwe. Gukora iyo bwabaga no gushaka mbese no gukoresha wenda dernier option kugira ngo gukoresha buryo bigende mu buryo bigomba kuba byagenda. Yego. Iyo bwabaga rero nyine ubwo baba bavuga ni uburozi igihe ari ukuroga nyine. Ni ubuvuzi igihe ari ukuvura. Wenda iyo topic wenda batubajije. Ese biremeye koko umupapa w'umuhungu yirya kimara umupapa w'umusore ise w'umusore yirya kimara kugira ngo atange inkwano kuzabona. Icyo gihe byari byemewe, ariko ubu ngewe mu myumvire yanjye ntabwo byemewe. Kubera iki? Dore impamvu icyo gihe byari byemewe, hari amahirwe menshi abakobwa batahabwaga. None ubu
ubu bimirijwe imbere nubwo nta na rimwe bimirijwe inyuma. Kwimirijwe imbere ni igitutsi, kwimirijwe imbere z'icyo cyo kwimya uzi icyo kwimya urabizi niyo mvugo ariko iboneye. Kwimya uzi icyo ari cyo ubundi kwimya biva ku nka umuntu bivuga ngo uzaba inka ngo bagize ate bimirijwe he? Bimirijwe imbere, abahungu bimirijwe inyuma. Abahungu sinzi ibyo kwimya no kwimyanya iby'inka n'imbwa twabivuyemo ariko ndumva ukibirimo. Oya wenda abakobwa nabo wenda ubundi ntibavuga bavuga sibyo. Abakobwa bahawe uburenganzira buhwanye n'ubw'abahungu sibyo, ariko ntabwo bimye. Muri uko kubaha ubwo burenganzira rero nabo ngo ibintu ni balance. Ubundi nta no gukora kuki yari ukwiye gushimira ubwo turi nta inegalite. Nta nkwano yitwa ngo nugushimira umubyeyi. Nta mubyeyi buri umwe yazanye umuhungu we undi yazanye umukobwa we, nta byo gushimira undi. Burarakana abayisilamu bakora uziko inkwano iyo bayitanze ihabwa umukobwa. Umuhungu yatanze inkwano ayiha umukobwa, ayiha umugore we mbese bakanayumvikana we n'umugore we, kandi inkwano ikazaba iy'umugore akazayigarura se ikagumiye iwabo. Ine yakwahukana akazayahukanaho kubera ko bo bemerewe no gushaka abagore benshi anytime we never know byanabaho, ariko akaza ya nkwano ye ikabiboneka aho ngaho. Abahungu twaragobereka mu gihe. Ese ahubwo tukiri kuri ibyo bano bari gukwa zino nka zo muri laptop igena ngo kandi ubwo stiwe ni ibintu kandi ukiri kuvugira imbwa ni wamotse bati kebuka kamara ko nkubashije no kwabira umva se inka zaragondo bwa manda bwiragira kwicura uzi no kuzivuga genze n'amahamba ariko cyozo ubihakano bize. Noneho umukobwa iyo adakowe inka nyankabuka agakobwa amafaranga kashi cyangwa se izindi siyasa za hato na hato, babeshyanya ababyeyi kugira ngo bakine iyo sinema y'ubukwe bwabo buryohe bivuge neza. Cyitwa indongoranyo nicyo nshaka kugarukaho. Ese umuntu wakowe amafaranga nawe azaza kubaza indongoranyo? No, ubwire ubundi indongoranyo urayizi ubundi indongoranyo ni kimwe cya kabiri. Oya sibyo uretse yadore ukuntu indongoranyo nyizi. Indongoranyo ni inka yakomotse ku yo wakowe. None si kimwe cya kabiri se? Ntago ari kimwe cya kabiri. Kimwe cya kabiri no kuvuga ni ukuvuga ngo niba wenda baratanze inka ushobora no kujya kwaka indongoranyo ku mwana wa gatanu wowe ubyaye inka, kandi nayo yarabyaraga buri mwaka. Yo none n'ijya wowe ushyiramo no indongoranyo utanze nuko ngo niba wenda ushingiye umwana bakamukwa inka nyuma y'amezi 9 cyangwa wenda amezi wenda nka 10 iyo nka yabyaye bagukuzanira indi nka. Niba watanze amafaranga n'urugero dusipoze ko watanze wenda miliyoni muri miliyoni bati wenda miliyoni havuyemo wenda matera ibyo nabo bagasinya sheke se none barayagusubiza bo ni nka 300,000 bagasinya sheke none y'indongoranyo ubaha miliyoni nese indongoranyo ko nzi ko bayitanga ariko wenda nk'umukobwa yapfakaye yahukanye se bibaho uwahukanye aba yagiye ndetse warongoranye umuntu wahukanye. No indongoranyo ni wenda tuvuge ko ari inka ibyarwa nuvuga ngo iya nka bakoye ikibyara imara kubyara ibyaye igitinduka indongoranyo amafaranga nayo watanze. Iyo wayatanze bagiyeyo bafatamo muri ya mafaranga agashinga bayashoyemo ayo bungutse bwa mbere. Reka data bafata niba ari miliyoni twaguzemo ibi dukora ibi dufata asigara ayanga ni ikibazo se kirahubwo amara gukwiye miliyoni n'ubundi bagahita bayiguramo ngo ibirongoranywa, abandi babyita ibishyingiranwa, abandi babyita amajyambere. N'ubundi ntago bitaha ko iwabo n'ubundi abijyaniwe mu rugo agiye kubaka. Ese ubundi reka nkwereke none azaza kwiyongoranya iki? Uwajya wenda tuvuge turabasore sibyo uwajya gura ni wenda niba ari ayo masahani, niba ari ayo mamari, niba ari amatara n'ibindi byose ukabikora byose ukabishyira mu nzu iwawe. Bagura n'ibirahure nka 30. Nta kazi kabo. Nkibaza abantu 30 barongoranya ari babiri. Nyine no kubyara no kuringaniza urubyaro no kubyara babiri cyangwa batatu. Ibirahure 20 bari byose zamazi. Uramutse ubiguze abashyitsi se ubundi abashyitsi turabaza uburyo mutwakira. Ni mu kabari ka karitsiye aho ngaho cyangwa se byaba ari ibirori binini
ni mu maguni cyangwa mu bigo nyine byakira abantu mu mahoteli mu masare polivalente n'iki ntabwo birabuhere bikoreshwa ni dekorasiyo kuba biri mu masaro yabo babireba umugore yirirwa akina nabo byo abona n'ibyo amena abona n'ibyo bamukubitira inshyi ibintu nk'ibyo nyine nanjye niko mbyumva fata umukozi we unasoni urafata ikirahure bazanye umwana urumva umwana yamennye idongo ry'isahane umubyeyi aramubwira ati ejo uzarira ku isima naho umubyeyi we yamennye iryo dongo ariko sheringi iri sahane rero twaguze ngo ni ibya fete kuki wajya utavuga ati ejo nzarira ku isima biba bihamba habamo inigarite twageze mu mago inkwano ubu ugiye ku giti cyanjye uko mbyumva sibyo bitewe n'uko twese turi muri gender balance ubwo nigiye ku giti cyanjye nka black uko mbyumva agiye ku giti cyanjye kubera ko data aba yarafashe amafaranga ye akandira ishuri akandera akankuza nkaba umusore urumva ngafata umwanya wo kujya gutereta umukobwa nawe bareze nk'uko bandeze njye ndumva nta ebana ibintu byo gukwa n'ibindi ndumva ntacyo nabivugaho ntacyo natanga ahubwo bakakumvira bavuga ati wenda abana bacu bafite urukundo bakagenda muri urukundo nk'imiryango bavuga ati abana bacu bafite urukundo n'ibyo naho kuvuga wenda ngo njye narihirinze ndakora ndapfa ndapfura nubatse inzu umukobwa azasanga mu nzu yubatse naguze intebe ndapfa ndapfura nkora ibintu byose njye gutanga n'inkwano no gupfukama how comes no njye mba numva byose byara wenda egalite niko nabyumva njyewe ku ruhare rwanjye ubundi no gusaba ntabwo mbyemera gusaba ni n'umuco mubi umuco mubi ni ugusabiriza no gusaba ariko urasaba cyane ukanaza buriya niba gusabiriza ari 7%, gusaba ni nka 25% nabyo nta 50 birimo aho gusaba buriya watanga kandi buriya mba natanze urukundo rwanjye mpaye uwo mukobwa nawe yatanze urwo yampaye mba numva deal ari win-win iyo haje rero kujya gusaba amplisi noneho nkajya kongera gusaba abatari bunagire nicyo banahindura iriya nayo ni comedy nk'izi zanjye ahubwo bajya baza tuzikine neza ubundi nyi mwana mararamusabye yahe rukundo yararumpaye twarahuje ibiki byose yaba iby'amafaranga n'ibiki byose abenshi usanga banavuye no mu murenge bakavuye nko kuwa 4 kuwa 6 ugasanga nibwo habaye umuhango wo gusaba noneho muri uko gusaba ibintu biberamo nabyo ni skiributi ngo batwoneshereje inka twamburiye amajerekani abana ku migezi ngo senge yafashe ku ngufu ngo twamuha umugeni ngo nyirasenge yanze kudusera ifu ngo ibitoki byahiye mbese bashaka utuntu tw'impamvu ziratinze ubundi zitinze umwanya bicara banywa amayoga no kugira ngo bifate umwanya biryohe batinze umwanya babona umwanya wo kunywa amayoga uhagije naho ubundi usabwa aba yarasabye undi n'igihe baba baranahanye ngo n'amavansi original baba baranabisoje hari n'igihe n'indi birimo muri ako kantu rero ni abasore wenda uyu ni umupapa arubatse Claude ni umupapa ariko wenda natwe nawe ubusore yabuciyemo ukomoje ku kantu ka vansi yanahise nkata mu gutwi nawe usamira hejuru tuvuge kuri avansi rero sasa akenshi abakobwa babashinja ko mubasaba avansi mbere tugahita tubambura tukarya avanse ntitujye ku kazi murabivuga hirya rero kuri kinyarwanda njyewe usibye ko na avanse ntazikunda njye n'akazi gasanzwe buriya niyo yaba amatike nditegera nkazishyuriza rimwe akazi karangiye njye ntabwo amavanse nyakunda naho kuri iriya avanse twavuga iriya avanse se shange ko ndikibwa n'ubundi se bwo niyo yabyemera njye nitinyira ubwoba uzashake babavuze
abandi bajya bandika commentaire muri comment ubu wa mbere yamaze kugerayo imiti ivura akanyabubwa arivura akanyabubwa akanyabwa ntabwo bakuvura bavura akanyabubwa. nge rero ukuntu nitinyira ubwoba ku mukobwa w'abandi mukobwa noneho prince w'umunyarwandakazi prince kid isobariye bano bakobwa bajya bareka kudushuka. Ese ubundi ugira ngo turacyabasaba avance ubwo se yaje akikusiga ahubwo akikushingaho avuga ati cyambere ngewe mare kumva ko yagatayemo ubundi atangira kugigire buri munsi waneye inda singomba kubyara abasazi ndongora gira ute amafaranga urayafite ntabwo wabuze iki hamwe handi noneho nawe yemera akazanamo naye bamwe bakabimucyurira ngo yirongoye ariko ubundi ibintu niba ari wini ni ugufatanya ko n'ubundi ni avance. ese ubundi kuki ubyita ngo niwe wampaye avance kuki njye atari njye namuhaye avance nanjye njye simba namwumvishije. kandi hari abakobwa bajya bavuga ati njye ntabwo najya ku musore ntaramwumva yaba hari abakobwa bavuga bati tiwasanga rurarunda urwirwa ngo ni rwa kinyata rutazi no kunyata koko ngomba kubanza nkumva niba oji afite perime definitif hari igihe aba afite agaprovisoire ndabeshya arya uyu nguyu uyu wubatse wari avance kaduhe experience arya yavuze gute ugutekereje cyane ugiye kutubeshya ugiye kutubeshya nabajije ndabaha analize reka kwibutsa akenshi rimwe na rimwe tujya tubyumva kavuga ati abatipe b'iki gihe kugira ngo mubane ngo ugomba kumanza kumuha avance ngo rimwe hari igihe umuhereza akanakwanga ngo ibiki n'ibiki ari byo yishakiraga gusa we ikintu cya avance nyine kwa kundi kuryamana n'umukobwa mutarabana mukundana ariko ukabanza ukamusaba nyine kugira ngo wumve n'iki kugira ngo wenda mbone kuzabana. Wowe wigeze usaba avance? Bom je ku giti cyanjye nka black nubwo birankoraho bwose no let's be honest twese wenda turi muri generation Instagram cya digital uretse wenda no kuba wenda wabwira umukobwa wenda ngo ndifuza ko byagenda gutya mukundana n'umukobwa we wenda nubwo wenda abakobwa ntago bahawe impano kuba yaza wenda ngavuge ngo ngiye wenda for example wenda Gibson cyangwa wenda Wanyata G wenda ndumva wenda turakundana ndumva twakora ibi n'ibi no sibyo ariko ashobora kuza wenda gukubita ibintu by'imyambarire bigaragaza how he feels sibyo. Ikindi cya kabiri kuvumba cyangwa se wenda kumva cyagusogongera bundi biri umuco nyarwanda sibyo kera ariko amata ntasogongera no buretse kera hakibaho umuco nyarwanda rero warasogongerwa oya buretse kera hakibaho umuco nyarwanda ubu umenya banisogongeza ahubwo wenda nk'umupapa yaragendaga cyangwa se umugabo akagenda afite wenda 80 ye cyangwa 200 akajya mu kabari akavuga ati uru rwagwa ruraryoshye bakavuga ati ruraryoshye atoya mubanze musogongeze akamusogongeza arangiza akamiraho yakumva ruryoshye akavuga ati uko byagenda kose iri cupa ndariguze ariko ndiguze numvise ko narisogongeye numvise ko riryoshye ariko iri cupa ritandukanye n'umuntu no wenda ni digital system turimo rero n'inkundo z'ubu ngubu wenda dutandukanye n'inkundo za makanyaga bavuga ngo wankunda urukundo rurandenga nukuri naranyuzwe pe ibyo byabaga ari mu magambo abo ngubu twaciye akenge dusigaye wenda dushyira no mu bikorwa tukavuga ati umuntu yarankunze ku munwa eske kweri she test good man
wenda nkunganiye cekira urumva ka cekinga kare kwimeza akabanza kuba kote yanyu oya nibyo Claude reka nkunganire fata generation y'abantu bahuriraga kuri robine ku materaniro ku nsengero n'iki ubigereranye nabo ubu duhurira kuri Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp n'iki kandi tugahura ari ukugaragaza amafoto yose ari sinapu yogeje agize ate bivuze ngo ntabwo uba wahuye n'umuntu wa nyawe koko aho uhuriye nawe rero uhura nawe uvuga uti mbanze menye uyu muntu koko ese ubundi ni kavuro ki ni gati ki ntabwo ari umuntu wanyishushanyagaho wenda yakunze njye wo ku mafoto nawe uti nakunze wo ku mafoto niyo mpamvu iyo bahuye baba bagomba guhura bahita bagahuza ibintu byose harimo nyine no kuba bahuza n'ibyo bitsina ibyo mwita mwebwe ngo ni avanse ariko ikindi kintu nzi muri ino generation yacu n'amasugi ntabwo akigezweho abantu babaye abanebwe haba baravuga ati jyewe niba inzira idaharuye ngo nzatambuke nikomereza ngiyo ngiye nta mwanya mfite wo kuza gukora iyo miganda iminsi y'imiganda yabaye ni myinshi wakabaye warahuye n'abanyamuganda bagakora umuganda ubwo rero uvyo hajemo n'ibyo bindi ni ibi nabyo twita kugendana n'igihe no gusobanuka akenshi usanga nta nubwo ari ugusobanuka ni ugusobanyana umwe kuri trike ye swat umukobwa yishakira igihungu kizi kubikora neza cyangwa se yishakira igisore gifite amafaranga kuko nawe amafaranga iyo yafite aba akeneye umukosozi mwiza amafaranga iyo ntayafite aba akeneye uyafite n'abahungu kandi nuko nk'umujye ku mafaranga yanjye mfite nkaba nshoboye no gukosora nta n'impamvu yo gushaka umugore tu ahubwo abagore bo bazaza banshaka bimere nk'aho ari ipiganwa nihitiremo ariko muhumure ngenda cyakennye ntayo ndabona nta n'ibyo nshoboye ndi ikibwa ubwo urumva ahubwo abashoboye n'abadashoboye mwese mujye muza ariko nyine nzahitamo umwe n'amarushanwa nk'andi yose muzarushanwa utanga misi kinyata ubwo ninjye n'ubundi nimbikora nka Prince Kid ndamaze njye kampani ni yanjye nzabikora uko nshaka niyamamaze mwe gusa muri yamamaza ku kiremba aribyo ntazi uvuze kuri kiremba ese ko naragerageza ngo ndebe niba nshoboye usibye mu mafilimi sikiribu tuzonze kuzikina neza ariko ibyanyabyo urabeshya abana none se reba ngize imyaka 30 ntarigondera n'agakwavu usibye brushette nayo ejo ni mu gisimenti nayo ngo y'igiti nibaza inyama y'igiti nayo ubu yarancanze ariko inyama y'igiti warayishoboye nyine gakwavu nyine amenyo ntabwo aragira ikibazo kinini umuntu amenya ko ari umunyabyaha usibye kuyahekenya nashonje cyane narakajwe n'abantu nk'aba bigira imbwa icyaha cyamugezeho wenda cyamugaragayeho sibyo kuko twese muri still weda tugaragara nkaho turi innocent ariko iyo yaguye mu cyaha kikagaragarira public nibwo uvuga uti imva ahangana ndi umunyabyaha ese ubundi umuntu yaguhaye abishaka nawe ukabimuha ubishaka mukabikora mukundanye mukabikora mu rukundo ubundi bihinduka icyaha gute nje ku giti cyanjye ntabwo ari icyaha itegeko riruta yandi si ugukundana no icyaha nk'iyo none mwikoreye ibintu mwikundaniye mubikoze mukundanye mubikoreye ahantu mukunze mubikoze uko mukunze kubera yuko biranabaryoheye ijambo ry'Imana rivuga ngo icyaha cya mbere ni ubusambanyi kuko gikorerwa mu mubiri imbere kiba ari icyaha kubera ko uwa utakurikije wenda ibyo Imana itegeka isaba ahubwo wenda ukibaza Adamu na Eva Adamu yararemwe bwa mbere muri Edeni arangize uko Bibiri tubwira arasinzirizwa amaze gusinzirizwa akurwa Eva mu rubavu wenda wowe uri mukuru waba ufite n'amakuru Adamu yabibwiwe n'iki ko agomba ari bwombo kuri no biriya bintu n'ibintu Imana irema mu muntu sibyo nyine yabibwiwe n'iki uretse ngwire ni Imana yabiremye rero none se ururi wenda umwana mutoya
abwirwa n'iki ko urutoki rujya mu kanwa? ese undi urutoki rujya mu kanwa? No, we buretse mubwire. Ahubwo aho rutajya ni he? Hari ibintu bibiri biba biri connected No mu gutwi uko waba bijyamo. ukomeze kose, sibyo? kurugutura neza. Hariya hepfo iriya, urumva? Hariya hepfo iriya. Hepfo iriya hariya. Hariya. Mu gutwi. Hepfo. Reka ngufashe. Mu gutwi hahandi umuntu akurugutura, aho kugira ngo urutoki abe arirwo ruryoherwa, ahubwo mu gutwi niho haryoherwa. No, hepfo iriya Imana yaraturemye. Nibaza n'impamvu ibi bikorwa ariko tubikwa, byagakwiye kuba ari ibyo bidukwa. Ubundi utagomba no kuba wenda waryoherwa ugutwi cyaharyoherwa urutoki. Wenda hari urugero tujya tubona wenda yararongoye ntago inkuru ari kwiduha neza nko ku maradiyo kugira isoni ngo baramwiruka umugabo ngo arahura n'umugore atya ngo biragenda gutya no oya Imana irakurema iyo uri muzi muri normale Imana ibaragushizemo uko ibyo bintu bigenda swat urahura n'umugore gutya nubwo ntawakwigisha kuko nese ba Ruganzu na ba Rwabugiye n'abandi kwa atari bwazo wenda iterambere ryo kuba babigisha ngo umuntu abone umugabo gutya mugora gutya ntibabyaye se hari wenda ibinyejana tuzi ngo Ruganzu Ndori ibindi kumva wenda ngo ba Rwabugiye rwagera rwagandiro kambi bambwe abo bose nta bari bo bahabagaho bavuga ngo ugomba guhura n'umugore wawe gutya kugira ngo mubyaye runaka sibyo so akanwa kimwe sexe kamivuga neza mu kinyarwanda mu cyongereza da cyangwa se windi gitsina mu kinyarwanda ni ibintu bibiri Imana irema n'umuntu biri connected adashobora kuba yakwigishwa bariya bigisha wenda ngo umuntu ahura n'umugore gutya n'umugabo gutya amafaranga barya nayo busa je nuko nabivuga ase koro iyo bavuze umuntu uri sexy wavuze umuntu umeze mutsemurira mu kinyarwanda umuntu uri sexy nago uyu mwana ari sexy impamvu nkubwira twebwe bundi turi slaves nyine namye no sexy mu kinyarwanda ubwo n'umuntu umeze ate jewe nukuvuga ngo navutse nsanga wenda ba data na ba sogokuruza bose barabaye intuze ingaruzwa mu heto z'abadukolonije sibyo bishatse kuvuga ngo muri no generation tugezemo nanjye nk'iyo generation ntago ari kinyarwanda sibyo nanjye cyamo turimo tw'amahanga kugira ngo byibuze nisanishe n'abagezeho ubu ngubu ubundi umuntu uri sexy ntago abaho ahubwo wenda naba nk'umuntu uryoshye umuntu umeze neza ngira ngo ubwo ni umuntu utsinaye kimwe muri ibyo ufite igitsina gifite wenda kimeze neza gitsinaye urumva umuntu ukungahaye ku gitsina umuntu umerewe neza umuntu utsinaye rwose aho ubundi umuntu uri sexy se umva abana ngo this girl is very sexy uyu mukobwa aratsinaye spelling a sexy kungahaye ku gitsina ubwo abamva urumva abafite sexy very tsinayration oya ntago wabinkora ngibiri tsinayration yeswe ubwo abatsinaye urumva guys ariko rero murumva rero hano show yabaye show tutararengaho Gibson hari irindi jambo yakomeje kuvuga ngo ari handsome yes ese ubundi handsome byo tubisemure rero mu kinyarwanda ubundi handsome wenda handsome ni ijambo ry'abongereza rivuga ubwiza ku bagabo hari ubwiza bw'abagabo bita ngo ni handsome ndagira ngo twisobanurire ijambo kurindi handsome handi si ubundi handi n'ikiganza samu ni ibintu biri aho utamenye ibyo ari ubwo mbese ni ibiganza birimo ikintu ni ibiganza biri aho utamenye imagine ko aba bantu ari bo bubatse ubu buryo bwo ko abakobwa birirwa batwaka amafaranga kuko niba umusore mwiza n'umusore uri handsome w'ibiganza bifite hanyuma umukobwa akaba ari beauty no akaba ari sexy ubwo bikiminzi ko kungahaye ku gitsina wibica hirya egare kuba umuhungu akunda nuri handsome umuhungu mwiza n'ufite amafaranga umukobwa mwiza nugize ate nutsina nuri sexy kayo ngo ubwo abo ngabo ni ukubaho ngayo nguko rero mwabyumvishe bano basore batugejeje mu bicu ubu turi mu kirere hejuru cyane we gonna land this town this fucking town man we noneho wigeze mu kirere hejuru cyane hejuru y'ibicu biratumbagiye ariko rero tutarajya kure cyangwa tutarasoza hari indi topic nshaka tuvugaho mani njye nasanze muri abahanga cyane
ku bijyanye wenda n'imyemerere, imyizerere cyangwa se wenda uko dusenga, uburyo dusenga. Claude, ubifata gute? Imyizerere yawe ihagaze? Anyway, njye navutse mu muryango w'abakatoliki. Ndetse narabatijwe, mpabwa ukarisitiya, ndanakomezwa. Aho ndi i Kigali nje gushaka ubuzima, naje gusanga sinzi ni imyemerere uko bivuze, naje gusanga nahindura idini njya mu barokore, sibyo? Ariko n'ubundi biracyari bimwe, sibyo? Kuko n'ubundi bose batubwira Imana twumva mu bitabo, sibyo? Ukumva ni ya Mana yakoreye Saduraka na Meshaki na Abedinego nibakura mu wenda mu nyenga y'umuriro bavamo ari bazima. Ukumva ni ya Mana yatabaye Daniyeli imukura mu nzara z'intare n'iminwa yayo arasohoka, sibyo? Ariko I myself ntabwo ari yo Mana nizera, nizera Imana, sibyo? Imana yantuje hano muri Kigali, nta mubyeyi mafite, nta shinge, nta rugero, nkaba mbasha kwigaburira rimwe kabiri gatatu ku munsi. Imyaka 18, nigezaga mfite imyaka 14, ngize 32. So Imana nizere ntabwo ari yo muri bitabo benda bimwe bava ngo Israel ngo hamwe ngo na Goliath ngira bakize. No, ibyo ni Imana nkuko wakumva Ruganzu Ndori cyangwa wenda bakiri Marujugiro n'abandi ngo bakoze ibintu, abo n'abarigenzi ku ruhande rwabo. Nemera Imana yanjye ku giti cyanjye ikora ibyanjye. Imana yandamuye ikanyiriza ikandaza, niyo nemera, nta bindi. Kinyata, wewe ku bintu by'imyizerere birasekeje ukuntu wasanga Imana ariyo yaremye shitani. Imana yaremye byose? Yes, nyine yaremye byose na shitani irimo. Birasekeje ukuntu Imana ariyo yaremye ubujura. Birasekeje ukuntu Imana ariyo yaremye byose, yaremye ubwicanyi, ubusambanyi, kurogana n'ubundi buhemu bwinshi. Ariko noneho biraryoshye cyane ukuntu Imana ari nayo ibabarira ibyo byose. Aho niho biryohera. Bikabiha bite rero? Bikabiha ukuntu umuntu utagiye mu nzu runaka iriho umusaraba, iriho ukwezi cyangwa inyenyeri, irimo amakanzu cyangwa n'abe bishura, uwo muntu ngo ubwo we ngo atari uw'Imana. Ukagira ngo hari Imana nayo izo nkingi n'inkuta bubatse zo zayihaye limite. Kandi yagusha imvura ikayigusha ku babi no kubeza. Niyo mpamvu Imana ngewe uburyo nyumvamo cyane akagiriye n'abandi inama yo kuyemeramo, nta mpamvu yo kumera nkaho duteye ubwoba ku Mana. No, Imana ntabwo itera ubwoba. Byaba bibabaje cyane. Imana izadutwika. Idutwika Imana yica. N'ibizanadutwika kuko abo babivuga bafite amakuru ya nyayo. Imenye yuko izaba iri gutwika ibyo yaharaniye. Ni nk'uko wambwira ngo wowe uzafata imitungo yawe nawe uyitwike. Twe turi ubwoko bw'Imana, nyine turi imitungo yayo. Imana ariko urabona yakwemera guhomba bro. Reba ariko abanyabyaho nawe urimo n'abandi bose bagiye kuzimu koko. Gukorera amafaranga yawe yose ugatunuka ngize ukayatwika. How comes? Reba ariko Imana yariremeye shitani, yahize shitani kayirusha ububasha n'imbaraga n'amaronko mu mushinga Imana y'ubwayo yakoze. Abantu baba bashaka kutubuteranya n'ababyeyi bacu. Buriya Imana ari umubyeyi, ni umubyeyi wacu twese. Ahubwo ni umubyeyi tugomba no gutetaho. Imana uko bana yibaza atari ku bundi cya korode ko ndeba kimaze kugira amataje cyonyine bite byawe Mana. Jewe nsenga mu rurimi utumva bimaze wagihubuye kigahubuka nanjye ukamaho dukeye. Buriya niyo mpamvu Imana ya kera, Imana ya kera yari wane. Yarafuhaga rujina. Yanahaniraga ko. N'ubundi aba ngo nduwiteka Imana. Ariko y'ubu iki nibyo tubonye. Ishaka yarashaje. Bagakora ibintu mu rwisho. Bitaba yababonye. Ubwo nyine bakababere bakirirwaho mu makote.
amakoko meza bayahaze bagahagarara imbere y'abantu ubu nyine muri no minsi agakiza ngo abantu ibyaha ke ni imagine umunyabyaha gukiza ibyaha bishoboka biteze ahubwo aragusigiriza ni ukuvuga ngo muri no minsi utaguye mu cyaha kigaragarira amaso y'abantu uwo ngo aba ari umwere ariko uwaguye ku cyaha kigaragarira amaso y'abantu uwo ni umunyabyaha rwimbye udashobora no niyo mpamvu kubarira imana ari inyamiyaga nyine ni urumva imana iri beyond uko abantu banayitekereza n'abaje kuyivuga bazana iyabo yewe n'iy'abanyarwanda ubwacu twari dusanzwe twizera ibyo twayizeragamo nabo babishingiraga ku buryo bwabo reka da bunda nabwo bagakurura bishyira oya bagashaka kumvikanisha ukuntu abagore batemerewe kuyigeraho vuba no abagomba kujya mu ndara ari abagabo mbese ukabona ko buri bantu n'iki ni uburyo bwo kubaho ubwo aribo bagomba kwishyira hejuru kurenza abandi oya na mbere yo guterekera ryangombe rya babinga ba nyundo urumva baramutekeraga bashaka imitsindo kugira ngo barebe ko wenda ikibazo bahuye nacyo ryangomba kibakiza ariko bayiterekeraga bavuga bati mana ya ryangombe umva ntabwo basabaga ryangombe urumva basabaga ryangombe ariko abo bandi buzasanga ryangombe wabo bamwirahira ngo mu izina rye aho kwirahira mu izina ry'Imana birahira mu izina ry'uwo baravuga ngo naho Imana yaba abasilamu baramufite uko byagendaga birahira aho kwirahira mu izina ry'Imana ariko ubu ngubu n'abakristo muramufite dore gatoya umukobwa ngo ati wiriwe wiriwe uyaje gusura kontere kw'imena igera ahangaha muraganiriye nyine jewe ndi umusore ntuye ahangaha ni muri ghetto jasi nyine ariko nakwishimiye nyuwe n'umubiri yanana n'ibindi nk'ibyo byose ubwo wagira gutya ati mu izina rya Yesu wagira gutya ati mu izina rya Yesu ati ariko sheni ukuri umwana mwiza wagira gutya ati mu izina rya Yesu kandi muri Yesu biremera bikarinda birangira Steve biri mu izina rya Yesu ibyo bibaho muri Yesu biremera none uwihana nihane mu izina rya Yesu ahagarara aho ngaho umwe se pana kuvuga ngo nese umwana yavutse bakamwita amasengesho biba byavuye imyenda ivemo yose ibintu byose birangire kontre mu izina rya okay aragasto nigeze ko ari umukobwa yize kumbwira ngo njyewe rero mbwire njyewe nitwa Hope mu rugo ni Nyagatare Karangazi urumva nagize gutya nakundanye n'agasore ko nyine mbara nagasuzuguye urumva agasore nagasuzuguye karaza kanjyana muri ghetto nkabona ni ghetto isuzuguritse nkabona irasuzuguritse kanjyana mu icyumba gisuzuguritse urumva gatangira kunkoraho reka numva nagasuzuguye kankora ku mabere numva nagasuzuguye ndakomeza nagasuzuguye bitabaho urumva ndangira muri akankoye imyenda ariko nagasuzuguye bitabaho urumva turangira numva nagasuzuguye none shaka none kanteye inda ariko nabwo mba numva narakabwiye mbakubwiye iyo nda yonda waguteye yari yagasuzugura siko ninda yagasuzuguro niba uri muri Yesu gumamo niba uri umunyabyaha gumamo nibyo cyangwa muvanga kuko nta bami babiri no niba ukurikiye Yesu niba ukurikiye wenda hakurya undi mwami kurikiye uwo mwami wijya hagati na hagati ko nabiriya bivuga ngo ntabwo dukunda akazi yazi njye nicyo navuga ariko imyemerere abantu bafite ikintu kibabaje kiruta ibindi ni ukuba umwe uko abyumva aba yumva ko n'undi ariko agomba kubyumva no tubanze twemeranye ko no kuba utitwa kinyata nabyo ubwabyo tumaze gutandukana abantu rero bagiye kutubeshya batubeshya ukuntu ngo turi umwe kandi ngo n'ijuru ari rimwe nyamara nubwo turi umwe urupfu rwabo rumwe rukaza ukwe ubundi iyo bavuga ngo umuntu ni umwe jye sinzi abagiye ubwo buri wese agenda abantu bize biology ni abahanga byase bafashe umuntu bavumuna nyamweru umuhondo tatata n'abandi wenda bane ba Latin-America abanyamerika abayirabura n'abandi bamubaze basanga we have same blood red blood amaraso y'umutuku baravuga ati noneho wenda nubwo wenda impu zitandukanye bitewe nuko amaraso ari amwe abantu ni bamwe ariko ntabwo turi bamwe no ibyo utekereza ntabwo ibyo ntekereza ibyo ntekereza kwica umuntu wowe utekereza kumugirira neza hari abantu n'iyo soma muri Bibiliya ngo
ngo niba koko twaracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo ngo ni iki gituma muvuga ngo ntugakoreho ntugafateho hehe nyine ntugasogongereho hehe ngo kandi ibyo byose iyo biriwe biba biheze. uvuga hehe nyine aho adakoraho ni hehe ni hehe avuga? Wenda hari nko gufata ku kirahure cya vino, hari nko kugira gute, kandi nyine amaraso ya Yesu yaje kugira gute, kuducungura ibyo byose, kutuvana muri icyo kibohe bari baboheyemo abantu, bababuza kurya no kunywa ku by'Imana yaremye, bakagira ngo nibyo bizatuma ngo bihuza n'Imana. Ngiye ku giti cyanjye bibaze kuba utari gufata kuri produit za Sina Gerard bizaguhuza na Sina. Kandi produit ntaho uhurira nazo, ubwo Sina we muzahurira he? Ntaho mwahurira, no. Nukuvuga reka nkubwiye jewe Bibiliya, ariko iby'Imana yaremye bari ibyo babuza ngo nimubyemere barangiza ngo bizahura n'Imana. Umva nkubwire, umva Bibiliya umva Kinyata, jewe ngira ububwa n'ubugoryi byinshi, ariko Imana nyine ijya ibimfashamo. Byase no kuvuga ngo Imana yahumetse Bibiliya, ijambo ry'Imana nyine ryanditswe muri Bibiliya, ariko hari ibindi abantu bagiye binyandikiramo, sibyo? Wenda reka nzamure gatopi gatoya, sibyo? Imana urayemera? Njyewe sana, none si kirara nkanjye nabandiho ari ndumbeshe. Ese ubundi nk'ubu muhuye wayibaza iki? Njyewe anyway, njyewe hari akantu kamwe nayibaza kamwe konyine, ubundi kansubiza ngahita ako ngako nanjye. Icyo nayibaza ni kimwe, nayibaza Nyagasani Imana, ni gute waremye ijambo bita urukundo, urukundo ruba mu bantu? Njyewe nkaba wenda ndi Bin Laden washinze Al-Qaeda, nkafata wenda ibisasu wenda bigasenya World Trade Center, bigapfiramo abantu 3 bagapfa, ariko nyuma y'ibyo nkaba mfite umugore nkunda banatsitara nakwiyahura. Icyo namubaza ni ukuvuga ngo Imana yaremye urukundo, irema ikihebe cyakwica abantu 5,000, ariko gifite undi muntu gikunda aramutse atsitaye yanasara. Nagira ngo twemeranye yuko Imana impamvu yaduhaye amaso abiri, iry'iburyo n'iry'ibumoso, iyo mpamvu ariyo mpamvu yaduhaye akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso, ariyo mpamvu yaduhaye urukundo n'urwango byose bigendera muri twe. Urukundo n'urwango bibaho? Yes, urukundo n'urwango ibyo bintu umuntu arabigendana. Ariyo mpamvu ushobora gukunda uwo mugore umwe nk'uko wari ubivuze, ukanga igihugu cyose cyangwa n'abo baturage bose urumva ko urukundo ruri strange still. Urukundo n'undi strange, ni gute nyine ushobora kwanga abantu 5,000? Uko nyine urukundo ari gushaka gushyigikira, naho ubundi no mu rwango birashoboka. Oya, urwango ntabwo ari ukuntu mu rwango bishoboka, kuko impamvu dore ukuntu mu rwango bishoboka. Ngiye nshobora kuba nkwanga, sibyo? Kubera ko nkwanga sinshake guhura nawe, sinzanahure nawe, ubwo bivuze ngo nta nicyo tuzangize rega. Ariko urwango rwanjye nushaka wo kuruvanga n'urukundo rwawe witwa ngo wankunze, tukahahurira nazanye urwango nawe wazanye urukundo, mawe hazabamo kasi, hazabamo kimwe kizangirika uko cyane yaburenzi akuna bya toka. Ariko kurwo rwango rwanjye kwanjye nawe kurwo kwawe tukabibana tubizi ngo turabanzi tuzaba. Ariko buryo Imana yavuze tabanzi nawe mfite abanzi tubaye tuhagize umuja wasumujama wanjye, arangariwe n'uriji yanjye, niyo akabimbwira ati Kinyata rwose we mbona tudahuza. Niyo mpamvu nkubwira, urumva niyo mpamvu nkubwira haba muri koro, ahubwo ikibazo abantu ntibemera ko n'urwango rubaho. Oya urwango ntabwo Imana ruremye kugendera kuri izo politike z'amabibiriya n'ibiki, nta zibeshyanya ngo urukundo none se umuntu ukajya ngo akavuga ati ngiye ntabwo nkunda inyama, uzi ukuntu shaye inyama ari n'imboneka rimwe. Ariko ibyo biryo bisanzwe nuko bakunda kinana ingwereye ku bintu byoroheje, ariko umuntu Imana yaremye nta rwango rubaho. Twakumoje ku bintu bijyanye n'imyemerere. Wakwibaza ngo umufana wa rero wa Peri baba bafite amafaranga, barabahembwa se koko? None aperi hemba umufana wayo arega yabo ni babandi bisiga amarangi. Ubuye n'abatisiga, ndavuga bamwe abatisiga amarangi. Okay, ni nkuko batari nk'abakozi. Oya, ni nkuko wenda nabandi wenda ni muri Bibiliya, wenda mu barokore, ngende umurokore n'urugero. Hari umukatolike
buri muntu wenda ngiye kuri rero na aperi birakuvunye kubyumva. no ya nashaka umuyisilamu n'umudive bapfike icyo bapfa ni kimwe. Muhammad bose ntibasenga buretse Muhammad ngo bamwita ngo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, Imana amahoro n'umugisha. urumva ukuntu bamwemera ariko gatoye n'izina rye baramusasira fresh. Urumva ni ukuvuga ngo buri muntu wese wenda roke avangu no gutwika, buri muntu wese azana topic itwika aziretse kezana abafana runaka bazamukurikira. Urumva cyose kuvuga ngo na Yesu yazanye topic itwika, why not? na Muhammad yazana topic itwika. Waruzi ngo none Luciferi ni wananiwe kuzana itwika. Luciferi none adatwika, haravuga ngo ni mugenda ba amafaranga we aduha amafaranga ahubwo niwe nawe utwiye kurusha ibindi byose. Ni nayo mpamvu reka mubwire Luciferi atanga ikofi koko. Luciferi aricaye aratuje ku giti cye, ahubwo abakonkira ni Yesu na Muhammad. Siko bimeze. Ni ukuvuga ngo nta muntu Luciferi bavuga ngo nimukurikira Satani muzapfa, ntibibaho. Ahubwo wenda bano bantu bakurikira amadini barwanya Luciferi bo baramurwanya, bavuga Luciferi we ari above all kuko baramurwanya. Iyo umuntu akurwanya uba umurenze. Rero ikintu kinsetsa usanga abafana ba Rayon na Aperi bajya hariya bagashwana ariko ba nyira amakipe bamwe bashoramo umufuka ugasanga ameze neza, bo ahubwo baricara bati kuri match ejo tuzishyuza ngayo arundu fata isake fata reka dushyire kwijana turabona bano bakobwa basigaye bamenamo neza kwinjiriza gitano hari akazi turaba twebwe rero turi ubu ni mwe muzo gute n'iby'amadini ukuntu bihuza n'iby'amadini. Abantu bajya aho ngaho bagapfa Yesu Muhammad, abandi bagapfa iki, kandi byose ni Imana nyine. Niba byose ari Imana yabiremye rero, hari uwo Luciferi ni Imana yamuremye, ari uwo Muhammad ni Imana yamuremye, ari nawe muri gushwana ni Imana yabiremye, ni nayo ifite gahunda, ni nayo izi n'umugambi y'ukuntu byose bizarangira. Wenda je urumva rero Imana wayisenga utayisenga, Imana ubwayo ifite plan, yarari gahunda yarayipanze. Wayishimira utayishimira, wayiyambaza utayiyambaza, ahubwo wowe ubwawe, wowe n'umutima nama byawe, wowe wabashije kwiyakira mu buzima urimo, cyangwa bizagombera ngo wice abandi kugira ngo wiyakire, cyangwa bizagombera ngo ubangamire abandi kugira ngo wiyakire. Ikiriho ni ukwiyakira no kwakira kuko nguko ari uko yewe n'ibyagutungura yaba ibibi yaba ibyiza nabyo ukabyakira utishyize hejuru cyangwa wishyire hasi, ahubwo ukagendana n'abawe nuko uburyo bwawe. Njyewe icyo mfata ku Mana yaremye umuntu, Imana yaturemye ari imwe, abatubwiriza bashaka kuyikarakterizamo wenda nk'ibice birenze imwe. Bamwe baratubwira ngo Imana mwana, abandi Imana Roho Mutagatifu, abandi Imana Data, sibyo? Ariko ngiye kugira icyanjye mba numva buri muntu wese yakwemeye Imana ye mu buzima bwe ifite ikimumariye mu buzima bwe, sibyo? Ariko Imana ni imwe. Ni Imana ni imwe kuko kuki noneho ushaka ko abantu bemera Imana yawe? Njyewe Imana waba uzigize nyinshi? Oya ni Imana yawe, no. Nubundi ntabwo zaba ari Imana nyinshi, zaba ari Imana yawe imwe ku giti cyawe, sibyo? Kuko njyewe uko mbibona wenda imyigishirize y'ino minsi reka mvuge ko ntakurogoye. Wowe uri uw'Imana cyangwa Imana ni yawe? Njye ndi uw'Imana kuko ntabwo ndi Imana, Imana yarandemye. Imana yo ntabwo ari yawe. Okay, ku rundi ruhande uri uwa papa wawe cyangwa papa wawe n'uwawe? Oya, njye ndi papa wanjye kuko papa yarambyaye. Nuvuga ngo twese turakonekitana, twese tumeze kimwe. Mufitanye uruhare rungana. Bishatse kuvuga ngo impamvu nevuze gutyo. Icyo navugaga cy'iterabwoba reba mu madini. Muhammad yaraje wenda hari ibyo yize ku Mana ye abyomora ku by'abandi bize. Bishatse kuvuga ngo njye wenda nize ibintu bijyanye na IKK cyangwa se wenda birango bya normal primaire, nagomba kuzaba umwarimu, ndangira ndadevia nshaka kuzaba umunyamakuru biranga, urumva? Ariko hari ibyo bita ngo ni methodology, uburyo ugomba kuzakoramo ikintu cyawe wowe ubwawe, sibyo? Muhammad yazanye sije akoramo ibyiwe, Yesu Kristo azana sije akoramo ibyiwe, ahubwo twese aho hava inzangano tuba victime y'imyumvire ya buri muntu ku ruhande rwe, sibyo? Njye niba nkurikiye Yesu Kristo nk'umwana wenda w'Imana, nyine ndamukurikira n'umutima wanjye wose kubera ko ari we nkurikiye,
ariko ntabwo ngomba kubreminga wakurikiye Muhammad kuko umwarimu aratubwira ngo kabiri kongeraho kabiri ni kane sibyo ariko hari n'uza kubwira ngo gatatu kongeraho rimwe ni kane byose ni igisubizo kimwe sibyo so uwa gatatu kongeraho rimwe ni kane ni igisubizo kizima n'uwa kabiri kongeraho kabiri ni kane ni igisubizo kizima so ntawe na breminga yaba Muhammad cyangwa se Yesu Kristo icyangombwa ni ukumenya ngo Imana ni inyembabazi ubana mugenzi wawe amahoro ubundi ugategereza mpaka ubuzima bwawe burangiye hano mu isi why not nubwo wenda Imana yabitabaho dusipoze ko Imana itabaho ababwiriza bo tumwe tubwira ngo gusambana ni icyaha kwica umuntu ni icyaha ibindi byose ni icyaha yego nibyo uramutse ubikurikije Imana itanabaho wazanasinzira n'ubundi ugasinzira mu mahoro nta kwica gahunda ni icyaha ugufite wenda record mbi sibyo njye nuko mbyumva kabisa okay sigaje ikibazo cye ariko winigana ijambo ubundi kwica ni icyaha ntuzice ntuzice umubu ntuzice gahunda ntuzice umuti ntuzice umwaku no kwica umwaku ni icyaha kuko waranditse ngo ntuzice abantu muhita muperesiza ngo ni kwica umuntu ariyo mpamvu mwirirwa mwica amahene n'iki mwica n'intama nyinshi oya buyavuga ko hari n'abavuga ngo bazajya mu ijuru ngo nabicisha bugufi bugufi uramwicisha we ntashaka kubaho Yesu ngo niwe wamwicishije yicishije bugufi Yesu ngo yaraje yicisha bugufi icyo ngicyo cyambaye Yesu yakoze ariko ibyo ubundi ngo ni nabyo Yesu ntiyasambanye yazize kwicisha bugufi ntiyasambanye nta n'ikibazo kimwe na kimwe yigeze agirana n'abantu na kimwe ariko yicishije bugufi so icyaha cyo ariko muzi story neza Lazaro yari umuhungu yari umukobwa Lazaro yari umuhungu yari umugabo ngo ko yari ishumiye ya Yesu byahatari Imana para pedese oya ni wowe ubyivugiye wenda uri nawe uri guperereza nanjye mbiperereza ndacyarikomeje nabaza ni nkuko wenda nawe wenda mvuga nti Gibson cyangwa se Kinyata ni mushuti wanjye kandi giye mfite ibitangaza wenda bishobora kuba byatuma Kinyata ndeka kuba abameya nkamugiye wenda gavana sibyo arya Yesu yatabarutse afite imyaka ingahe 33 none birirwa banesha umutwe ngo ni iki kuko nta nakana yagiye atanze bakabirirwa bamuramya bamusiga mwitonde munsabe kuri love class niyo cano ndi gukora muri no minsi nako kuva kera na kare ndacyayirambyeho ya message yagiye ari imanzi gaso aragenda ikibazo kimwe cyane mafite cyanyu sinzi niba murakihanganye twagiye twavuze ku bintu byinshi bitandukanye by'ingirakamaro ibindi bitari ingenzi nk'abantu nyine entertaining abakomediye ariko hari akantu kamwe nshaka tugaruka bajya bavuga ngo wenda ngo abakobwa bo muri iyi minsi ngo urabona wenda ko Kinyata adashaka abakobwa b'iyi minsi barananiranye ni ibirara bamwe ni indaya mugire ikintu muvuga ku rubyiruko rw'abakobwa n'abahungu wenda n'imishakire n'abahungu no umva rero njye mbanze nkwiyameje gusore uramenye buriya aho wajishe igisabo ntukahatera ibuye ikintu rero ni nk'ikigo ry'ahandi twe twitukire bashiki bacu sha ubu uzamfumbata wimwintukira abana nyine rero kugira ngo tubavugeho ngo uburaya bwabo kandi wasanga ari nabwo tubakundira ngo ibiki byabo ahubwo abakobwa bacu barababaza iki ubundi ko barimo neza ko bibereyemo neza ari gushaka uburyo ki bwo kwigira nabo basigaye babasha kwiyubakira amazu ubonye udufaranga dukubita umusore nka Gibson fata miliyoni 50 ukamukwamo ebyiri ukamuguriramo imodoka ubundi ukamushyira amago ukaburongowe neza mu ubwo buryo abakobwa bagiye basobanuka ubwo rero kuvuga abakobwa bacu ngo bafite ikibazo ahubwo babivuga ntago baza hisigeze ahantu bivuga ntago muza hisigeze ngira amahirwe kubona noneho hari abakobwa nsigaye mbona nabo babasha kuba bakwigurira agasore nta kibazo ubona ko nyine gender balance iri kugenda iza mani imbere wasangaga abasore nibo bagura indaya gusa ariko n'abahungu nako n'abakobwa basigaye bagura indaya ngo n'indaya z'abahungu zaraje nabyo ni iterambere nyine iterambere mu bintu byose ndetse na gender balance mu bintu byose bityo rero n'ibigabo bigenda bijya ku dukobwa ubwo nyine n'ibimama nabyo byira gute ariko twuzuzanya we hari umukobwa wari wakugura
yanakugurisha abakobwa bo bacanye ku maso barakabya nyuma yo kubona ko isoko ryabo riri gupfa ashobora no kugura agiye kukugurisha ese mbabeshereze koko jye ndi opposite na mugenzi wanjye kuko n'ubundi imana yaraturemye iturema wenda turimo dutandukanye imyumvire style kuko ngiye ko mbifata ntago na blaming abakobwa no kuko nyine umukobwa style umukobwa nawe urabyumva iryo zina twebwe wenda nk'abagabo tugomba kujya kubarangagiza tukavugana n'imiryango sobanura ahantu kuro umukobwa agomba gukobwa rwose umuhungu agomba guhungwa agomba guhungwa urumva rero jye ku giti cyanjye uko mbyumva abahungu dusigaye twariganya abakobwa sibyo umukobwa iyo abyutse afite 15 yiwe ashobora kuba yahamagarwa n'umugabo w'imyaka 35 akamusukana wenda muri onomo akamujyana wenda muri hirya no hino akamugira ukuntu amugenza bakamererwa neza bagataha noneho ugafata wenda umuhungu w'imyaka 15 utari bwakore n'igiceri cy'10 agatangira gushaka gusohoka nk'uwo mukobwa no so abakobwa bacu ntabwo na blaminga twebwe niwo ugomba kuvuga uti ndi umugabo ndi umusore ngomba kugira umugore ngiye gukora ibintu byose byuzure byumva ko naba umugabo w'umugore ninda yenze kurambagiza mu muryango wa runaka ngira umuryango nkanjye so none se ntutabarambagira dufite ibyangombwa byose ngo tubarongore bazirongora se no ese ubundi saho muhera mubakubita n'iki mu ngo mwarababyinagaje ngo ntago wancyuhirije amazi ntago wansasiye ukagira ngo wowe ntuzi gusasa ariko wenda uko kumera nkaho umukobwa umurongoye mbese atari no kuba wenda ngo gushyingiranwa ahubwo menya ya mvugo ntakunda ngo uyu yaracyari ingaragu uyu nguyu yatunze umugore bakoreye inkwano kuko uyu gatunze umugore nyine bakoreye inkwano ngo bari nk'agatungo utunze ugaburira igihe ushakiye ubundi gutunga uzirika aho ushatse ushyira mu kiraro igihe n'iki unabagira igihe ushakiye gutunga niho gutunga inka inkura y'ibyatsi uhe sondore uyiha amazi unabagira igihe ugire gute kandi byatewe n'iki byatewe na bamva abakobwa bashiki bacu bane beza b'u Rwanda igihugu cyabahaye amahirwe n'uburyo bwose mushaka amafaranga munayaturusha uko muturusha n'ubwiza buriya uzasanga abakobwa beza b'abanyarwanda baruta beza b'abahungu baturusha n'ubwenge se wabivuze byose baturusha na tike na siyansi kandi banaciye no mu ipyinagazwa rinini rituma bagomba no kugira ubucakura burenze ahubwo twe tukagomba kwidamarira ngo turi abahungu bakakadufatana bakobwa rero nyuma yo kugafata namwe ntimuzadutenguhe ngo tubone mwishingiye abagande muzatwibuke batwibuke bameze ko tumerewe nabi uzamenye ko turi basaza banyu twaruhanye umenye ko tumerewe nabi mu tuzamu ariko ubundi wamugane umukobwa ufite umuhungu ufite Range Rover igihugu kibimirije imbere aragenda agatereka uretse umva se umuhungu ufite Range Rover agenda agatereka wenda reka mbivuge neza wenda nubwo ari igitutsi umuhungu ufite Range Rover hari nk'umutindi wabyaye umukobwa mwiza ufite agafesi keza umuhungu ufite Range Rover aragenda agatereta kubera iki umukobwa wenda uturukana bafite wenda za cross country ataza ngo arebe wenda ikirara nkanjye cyane nkanjye rimeze nabi rirya rimwe ku munsi nabwo ryishe cyuya ariko tukiri icyo kintu wenda black ujye ubona ukuntu umukobwa yaparitse imodoka yewe ngabajama ngo namaniga ngo yifunze yose ahita haba bese uparitse imodoka abakobwa barirata ariko iniga igiparika imodoka abakobwa bose ababebi n'akicandazi n'akaheruka kumesa ku mwaka ku muhanda rwose itabuza bwimangaritse hello how are you man you are gentleman confidence bamaze kuyigira yuko nyine ariko nyine n'abakobwa baduhuhiremo bamenye ngo ubundi mu buzima nta muntu wicunda kwishamira mu rushubiro no sibyo rata urumva niba wenda afite ukomeze nk'umusore ngomba gushaka nyarucari wa hepfo nkamuzamura niba hari umukobwa ufite ukuntu ameze hanzamure nanjye why not man nanjye ndi umuntu no sibyo cyangwa se bari no kurerega
ibintu byabaye ruzungu sinzi impamvu muje gushaka kubyorosa mubica hirya no hino ushobora no kunyiyambaza ukavuga ati rero kari agasore none yabona kagira umunwa mwiza wamvugisha ariko wenda ushobora gusanga katazasohokana nanjye mu business nkajya nzanka kuganiriza nk'uko kose niki ukanambyarira n'akana gafite utwanwa twiza nk'utungutu kuko njye ntabwo buraho ubwanwa buzaho ubwanwa ndamutse mfite umugore ubukoramo nyine ukamwirerana nkajya nohereza rasiyo tugafatikanya nta mpamvu yo kumva ko ngomba kurongora nkashyira amago mwavuze ko bakobwa twanabyarana ukajya umurera imyaka 3 nanjye 3 ibyo nabyo byose birashoboka aho kuki muri kugora ubwonko bitewe ndubatse sibyo ndubatse ndi umugabo kandi wenda umuntu yaciye muri byinshi swata abakobwa umuntu yaciye banyuzamo kandi wagundi wamwanga oya ntamwemera Yesu Imana imbabarire urumva umuntu yaciye muri byinshi byiza urumva swat wenda experience y'ubuzima experience y'urukundo umuntu ntabyo batanyuzemo urumva ubundi giye ku giti cyanjye nakundanye n'umukobwa wamenyaga ngo wenda black afite akazi agomba wenda kunyishyura imisatsi ukiri mu masegonderi cyaba kikwita black ukumva ni ifi hakaba na wenda niba bati black mukunda kubera ko afite umunwa aravuga ni ariko ugereye mu mafaranga umaze kubona akazi black nagakiryitaba aha ya black izina riri kujije aryitaba rwose oya black umuntu avuga Claude Jean Claude Cloud let's get it up people femme yasajije abana bashaka pro n'ubunomo TikTok ibaze ariko izo ni indirimbo abasani bari gukora bagezweho urubyiruko generation urumva brad urumva femme yasajije abana bashaka pro n'ubunomo TikTok nkawe ukiri umusore ndaguha abakobwa batatu bo kumaze ndaguha batatu abo muza ni ibibanza ndubaka no abo uzakunda cyangwa muzakunda reka nkubwire uzakunda umukobwa ugufata nkaho uzamurihirira wenda iyo geto ukunda n'umukobwa ugufata nkaho uzamenya ibijyanye n'ibiryo n'imisatsi ye ukunda n'undi mukobwa umwe ariko abo babana n'ubumuga buretse ukunda n'umukobwa umwe ugufata urumva nka kinyata nubwo urimbwa cyangwa nubwo nta kintu ufite aragufata nk'umuntu agukunda nk'umuntu njyewe niyo nabimbwa rero dore igihe wahereye wamugana sigeze kuvuga ko yabimbwa oya no kubeshya njyewe buriya na sogokuru yasize abimbwiye ati mwana wanjye niyo wazana bimbwa nk'uko nabaye nyine nkakena cyangwa se nkabona make simbone ahwanye n'indege nahoraga nifuza kuzatunga indege ariko ikintu kimwe nzi ku ndege ni ugushyira akadege muri telefone nk'ubu nagashyizemo kugira ngo abafana badakomeza kumwumva wabaye nka pike ariko noneho yarambwiye nka pike kari uzayikora ngo umuntu ngo mubiyege sogokuru yarambwiye ati mwana wanjye niyo wagira umwaka ukanaba nimbwa byibuze uzayobora izindi nawe rero mu bubwa bwawe uzabingiyoboye izindi kandagira hasha ufate ibi 5 oya je nahoze mvuga wenda kuba ibiremwa byabi bishoboka wenda ko kandi nta mfura ibigifura je ndi imfura urumva ntambwe none ko ndaburakaye ntambwe ibimfura cyakoze wenda akira cimba ahangaha nukuri mwakoze no kutwakira hano kuri Marine Empire mwakoze namwe kwitabira ubutumire twaganiriye igihe kirekire turahatinze menya muraducumbikira twahatwise nibyo ari twava mu flying over hejuru cyane mu kirere abantu bose sabu Marine Empire originale wa jibu asiya homeboy thank you bra peace up man